twongere duhereza abantu ikaze hirya no hino aho bari twifuriza gukomeza kugubwa neza cyane bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, abadukurikira biturije ndetse n'ababasha kubigaragaza. Reka bose twongere tubahereze ikaze by'umwihariko dufungura agaseke kacu k'uyu munsi. Ibutsa ko bari kumwe na Bienvenue, ikiganiro nimbwira nawe. Yego. Ngira ngo ni ikiganiro gikomeye ariko kandi kiryoshye uko natekereje. Kirakomeye kandi kiraryoshye. Bikomera biryoshye. Bikomera biryoshye. Burya ikintu gikomeye ni cyo kiryoha. Ikintu gikomera kibanje gukomera nicyo kiryoha. Burya uko byagenda kose ntabwo uzagira ubukire utabanje kuvunika. Nta nubwo uzagera ku byiza utabanje kugoka. Ngira ngo mwitangiro harabivuga. Yaravuze ngo kubera ko hakozwe icyaha uzarya ari uko wabizicyuye. Hanyuma rwose nkumirwa. Uzarya ari uko wabizibyuye, hanyuma umugore azabyara ari uko ibise bimuriye. Mbese muri bake ikintu cyose uzakigeraho. Buriya ababyeyi barakora bakabona uri Bienvenue kubera yuko ibise byabanje abanje ibise hanyuma uza kubaho. Ubayeho rero uyu munsi ntabise bakibuka kuko bishimiye ko Bienvenue ariho. Yego. Rero biraryoshye, ni ikiganiro gikomeye ariko kinaryoshye. Kaye ngoko. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nanone nko kwa birugaritse mu kiganiro gikomeye ariko kinaryoshye. Reka tubifate muri uwo mujyo ubivuzemo. Hanyuma uyu munsi nko mumenyereye mu kiganiro mbwira nawe tugenda tuganira byinshi bitandukanye. By'umwihariko tugenda turebera hamwe haba hari ibintu bivugwa na bigenda bivugwa muri Bibiliya. Hanyuma hari n'abivugwa n'abantu batandukanye, byibazwa n'abantu batandukanye ingezi zitandukanye. Ikindi hari n'icyo abahanga mu bijyanye n'amateka y'isi mu misigaratongo baba baragiye basesengura, nabyo tugenda turebera hamwe bijyanye n'ubusesenguzi bwabo, ariko by'uko duhuza imyandikire cyangwa se ibyanditswe muri Bibiliya ndetse n'ibiriho ku isi ndetse n'ibyibazwa n'abantu, byose tukabihuriza hamwe mu kiganiro cyacu bita mbwira nawe. Hanyuma naho tugenda duhera dusangizanya ibitekerezo tubibaza biba byifashe biti. Uyu munsi turi ku ngingo turibuza kuganiraho isa nkaho ndibuze kuvuga itoroshye nkuko wari bigarutseho, ariko turibaza tuti ni kenshi uzumva ubwo twamaze kwinjira mu kiganiro. Ni kenshi uzumva ahantu hatandukanye bakoze Imana mu bantu batandukanye bari nko gusezera umuntu urabyumva icyo ari cyo. Ubwo ni umuntu wapfuye cyangwa umuntu washize mu mwuka. Hanyuma hakaba gahunda yo kumusezera, ukumva bavuze ati uyu muntu aratashye. Aratashye, uyu muntu ntabwo yapfuye yasinziriye. Hanyuma ukumva ati yashizemo umwuka cyangwa se yapfuye. Ati yapfuye cyangwa se yarapfuye. Kumva bandi ngo yarasinziriye. Ukumva harimo izo mvugo ebyiri. Rimwe na rimwe bikabacanga. Uwapfuye atandukanye he n'uwasinziriye. Hanyuma kandi biri kuvugwa n'abantu. Ese wicaye gucukumbura harya wowe urasanga koko wapfuye ajya he wasinziriye ajya he? Abo bantu batandukaniyeho bundi. Hari upfa, hari n'usinzira, ibyerekezo biratandukanye. Hanyuma ubundi bimeze biti babaga mu bihugu bitandukanye ku buryo igihugu bari mu gihugu kimwe, umwe agapfa undi agasinzira. Ese gusinzira bivugwa ni ukuryama mu buriri. Hanyuma iyo bashatse kuvuga, iyo bavuze gupfa bashatse kuvuga iki? Bavuze gusinzira bashatse kuvuga iki? Ubundi ukibaza gusinzira ni iki? Gupfa ni iki? Yego. Urumva hari izo mvugo zikunze gukoreshwa, ariko tuza kugenda tugarukaho muri ikiganiro tubyibazaho. Sinzi niba mbashije gusobanura neza incamake z'icyo kiganiro ziruzuye. Ahasiga naho umwuka wera. Umwuka wera niwe urajya twibutsa kandi arabidufashamo. Ari bukore mu bantu nakorera no mu bantu be kugira ngo basobanukirwe. Ntabwo nubwo twiye dusenga tubibwira Imana, ariko reka dusenge, nabyo bigomba gukenerwa, nabyo bari ngenzi. Nacyo nicyo cya mbere. Mana nziza, uri yo kwiringirwa, uri Imana nkuru wadutoranirije kubaho kandi udutoranyiriza gukora. Ni nayo mpamvu twebwe tutigenga ahubwo tugengwa na mwuka wawe. Niyo mpamvu duhamagaye umwuka wera kugira ngo azabane natwe. Turagutumiye kugira ngo uzudusure muri iki kiganiro. Twebwe waduhamagaye kugira ngo twicare muri studio. Turasenze kugira ngo duhe imbaraga kandi udukoreshe iby'ubutwari. Nahabe twe ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Ngaho abantu bagiye kutwumva, abantu bagiye gukurikirana iki kiganiro bafashwe
kandi bafata icyemezo kandi bamenye icyo gukora kandi ubarinde kurangara, ahubwo data batumbire kandi bakurikirana ikiganiro neza, bakuremo isomo kandi batange n'ibitekerezo buzuye umwuka wera. Urakoze kubana natwe, dushoboze kukura umwami mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ntabwo byoroshye. Biroroshye mu izina rya Yesu. Hanyuma reka duse nkaho twinjira muri ikintu twaba twimaze kwibaza, duse nk'abakinjiramo ku ikubitiro tureba turi buze guhera. Twaba tuvuze kugaruka ku magambo biragendaga yisubiramo, ariyo twakwita gupfa ndetse no gusinzira. Ibyo ari maze kugenda bigenda byigarukamo. Hanyuma turaza kwibaza gupfa ni iki, gusinzira ni iki, gusinzira ni iki, bitandukaniye yego. Hanyuma mbere yo kuvuga ngo gupfa ni iki, gusinzira ni iki, ndimo ndabanza guhita ntekereza mpita nibaza ese ubundi mbere yuko tumenya mbese ko dusobanukirwa gupfa icyo ari cyo, ubundi se wo gupfa ninde, gupfa bikomoka kuki, gusinzira bikomoka kuki, kugira ngo twumve neza gusinzira icyo ari cyo no gupfa icyo ari cyo, ubundi tubone kugaruka tuvuga ngo hapfa nde, hasinzira nde, ibyerekezo byabo ni ibihe. Sinzi niyo ntangiriro iri buze gusobanuka neza. Ntabwo byoroshye, nakomeje kubivuga cyane abantu bakagira ngo biroroshye, ariko kandi biranakobeye. Ego uri kuvuga ngo biroroshye mu izina rya Yesu, ariko ndashaka kubwira ngo ibi bintu ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana iragenda isobanura ibidasobanutse. Gusa impamvu nuko ibintu bikunze gukoreshwa mushumba, abantu babishize mu mitwe yabo, bafata nk'ikigare ukumva ngo ntiyapfuye yasinziriye. Yego ngo uyu muntu yapfuye, kibaza tumenye ko asinziriye akanguka. Ubundi mu yandi magambo, mu mvugo yero yisobanuye neza, dusinzira nijoro iyo turyamye tukakanguka mu gitondo. Iyo mvugo ni igitangaza, dusinzira iyo turyamye hanyuma tugakanguka mu gitondo tugakomeza ibikorwa byacu. Ibyo ni ibintu bifatika n'umuntu utazi, mbese niyo yabatumva azi ko hariho gusinzira nijoro, hakabaho no kukanguka mu gitondo, cyangwa se no gusinzira ku manywa bitewe n'uko unaniwe, uko byagenda kose abasinziriye ariko uri bukanguke, ariko agakanguka, ari bukanguke runaka, cyangwa se ukanamukangura kuko ubuze ko asinziriye. Aha rero ubundi ni uburyo burimo kubiri, harimo gusinzira k'umuntu nk'uko Imana yabishyizeho, agasinzira kubera ko igihe cyo gusinzira ibitotsi bije, uwo muntu arasinzira kuko ni Imana yagennye, ni ukuvuga ngo ni Imana yabikozeho. Bijya binanyohera cyane bikanezeza, njya nanabitekerezaho cyane uburyo umuntu aryama. Iyo umuntu ari kugenda ari kontrola, ugasanga ari kwijyana aho ashaka, agafata urugendo aho agiye, inzira aranyuramo akayinyuramo, ariko yagera nimugoroba agiye kuryama cyangwa se no ku manywa agiye kuryama, ntashobore kwikontorora ngo avuge ngo ndaza guhumeka gutya cyangwa ndaza guhindukira gutya, ndaryama ameze gutya, huya, ahubwo agasinzira, ibitekerezo bye byose bikaba bibaye nk'ibifunzwe, agasigara ari umuntu ntazi uwo ari we, ariko igihe kikagera atari we ubigennye, bikagenwa n'uwo turi kuvuga ari we Kristo, akongera akagukomanga ugakanguka, imirimo wari uri gukora ukongera ukayikora. Ni ukuvuga ngo iyo uryamye bya bindi wari uri gukora byose biba bihagaze, ntawe ukibikora, ariko iyo ukangutse urongera ukanshona ugakora. Rero icyo ni icya mbere. Hanyuma rero hariho n'ikindi twatangiriyeho, ari nacyo ingingo ikomeye cyane cy'uburyo umuntu yari ariho agenda avuga abana n'abantu, ariko igihe kirageze umwuka umushizemo, noneho hakaza ibintu bibiri, uyu muntu arapfuye, abandi bakavuga ati reka arasinziriye. Ese uyu muntu upfa n'uyu muntu usinzira batandukaniye? Ni gute wansobanurira uburyo uyu muntu upfuye bavuga ngo arapfuye neza neza, ariko noneho hakongera hakaza undi wa kabiri wakavuga ati reka muri kubeshya, uyu muntu arasinziriye kandi ntari bumukangure ngo bikunde, kongereho icyo gihe ntabwo arakanguka ngo bikunde. Ikiganiro kiri kunyohera ntaragitangira, akaba ntabwo ari buze, nta bushobozi agifite bwo kumukangura ngo bikunde. Mu gihe ibyo watangiye uvuga ruguru, uyu muntu kumukangura biroroshye agakomeza imirimo ye.
wa wundi arubanje wari usinziriye ushobora gukomanga cyangwa ukamukora agakanguka agakomeza imirimo byuka byahiye cyangwa se byuka isaha y'akazi yageze akabyuka agakomeza ariko hari abandi babiri turi kubona aba bantu babiri rero nibo turitaho cyane kandi nibo tugiye kuvugaho. Uyu muntu yari asanzwe ariho yakoraga imirimo itandukanye, yagendaga, yahingaga, yacuruzaga, yatwaraga imodoka, indege, etc. Ariko igihe kirageze hari ibimenyetso byatumaga akora iyo mirimo. Ni umwuka. Yari afite umwuka, ariko umwuka we ugize gutya ngo pa urahagaze. Uhagaze rero waragiye. Hari abasigaye rero noneho bagifite wa mwuka nk'uwo yari afite. Bo bavuze amagambo abiri. Umwe aravuze ati uyu muntu twari tumukunze ariko arapfuye. Noneho abantu bo ku ruhande bakabyumva bati reka mwibeshya. Akaba haje undi wa kabiri akavuga ati nyamara ibintu muri kuvuga sibyo. Uyu muntu ntabwo apfuye, ahubwo arasinziriye. Asinziriye ateze. Aha niho hahita haza gucukumbura akavuga ngo ese asinziriye iki? Asinzirijwe n'iki? Ese asinziriye iherezo ni irihe? Bibiliya rero irabivuga. Bibiliya irabivuga. Hari abantu bazapfa biteguye kuzahura na shitani. Hari abantu bazapfa biteguye kuzahura na shitani. Nukuvuga ngo gupfa kwabo bari mu nzira yo guhura na shitani. Bajyaga bamuririmba batazi aho ari, bamuririmbaga batazi icyo akora, uko abigenza. None igihe kirageze barapfuye. Abo ngabo bo bagiye guhura na shitani. Abo ni abambere. Hari abandi rero bakoraga imirimo myiza, bakoraga ibyo gukiranuka. Ubwo turenjira mu gakiza. None abo ngabo ntago bapfuye, ahubwo barasinziriye. Navuga ngo umubiri ushizwe mu gitaka, ariko roho ntabwo ipfuye. Icyatubanjirije reka tuvuge mu isezerano rishya, tuvuga uburyo Yesu yaje mu isi aje gucungura abantu. Hanyuma ageze mu isi abwiriza ubutumwa bwiza. Abantu bamwe igice kimwe baramwizera. Bamaze kumwizera abahesha ubugingo buhoraho. Abanze kumwizera bakomeza gukora ibyaha, noneho bo bagenerwa Gehinomu. Nuvuga ngo abo ngabo nibo bapfa. Hanyuma abo ubugingo buhoraho bo barasinzira. None ikintu gitangaje nuko ibyahishuwe birabivuga abapfuye bazazuka, n'abasinziriye nabo bazazuka ko imibiri yabo yose yagiye mu butaka, ariko roho zabo zigiye kuzaza zirwanire ku kibuga. Ntabwo ari kurwana n'ingumi, ahubwo zizaba zitegereje finale yabo. Ni ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo umwe yapfuye apfanye ibyaha, niyo mpamvu bamwita ngo arapfuye. Hanyuma hari undi wasinziriye kuko yakoraga ibyo gukiranuka. Uwo nguwo afite aho abarizwa. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu we azazukira ubugingo buhoraho. Ntabwo apfuye burundu, ahubwo umubiri we urapfuye. Abantu ntibaze kutwumva nabi. Umubiri we wapfuye. Nene se wundi nawe umubiri we wapfuye? Wowe wundi wo na roho iba yarapfuye. Ni ukuvuga ngo niba apfanye ibyaha agiye mu maboko ya shitani, ubwo yarapfuye rero. Ntabwo azigera agira ubuzima bwiza. Ndavuga mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu, cyangwa se igihe cyo kuzamura itorero. Twavuga karenga itorero n'idini. Noneho ni ukuvuga ngo uyu nguyu we nubwo apfuye ariko ari mu maboko ya shitani. Hanyuma rero uyu nguyu wundi warukijijwe cyangwa se wakoraga imirimo yo gukiranuka warasinziriye, agiye. Iyo turebye Lazaro na Nyamutunzi niho twitwaza, cyangwa sinaho wonyine ni henshi, kuko na Yesu nyine nari ntangiye kumuvugaho uburyo yaje kuducungura. Hanyuma amaze aje kuducungura akora ikimenyetso cyuko agomba kujya ku musaraba. Kujya ku musaraba rero yatewe icumu, atewe icumu umwuka urahera. Ariko mu by'ukuri ntago yari apfuye, ahubwo yari asinziriye. Nubwo yamaze gatatu mumva hari misiyo yari afite. Ndaboneraho kubanza kuvuga akantu kamwe. Hari abantu bajya bagira ikibazo bagatekereza bakavuga ngo ese kubera iki Yesu yanyuze mu mugore? Niki cyatumye anyura mu mugore akaza? Kuki atamanutse mu kirere ngo aze? Buriya yaza kumanuka mu kirere, ndakubwiza ukuri nta muntu n'umwe ari kumwizera, yari kujya mutinya iteka. Ariko yaciye mu mugore kugira ngo ahinduke umuntu. None nahinduke umuntu, igihe kizagere azase nk'upfuye ariko wadapfuye. Noneho bitume je nawe tuzajya dusinzira
cyangwa se dupfe. Hariho gupfa k'umubiri, ariko roho yo ndayihagararaho. Nuvuga ngo hariho roho ebyiri. Iya mbere irapfuye kuko yakoraga ibyaha, iya kabiri irasinzire kuko yiteguye kuzabona Yesu. Noneho nagira ngo tugende ku kintu kimwe ku kindi, kamwe kandi twe kubitwara byombi ubwo tutazu confuse. Tubanze tuvuge gupfa. Tuvuge gupfa. Yego. Tunarebe gupfa ni iki, ko gupfumva arimo ikintu, arimo urupfu. Ni urupfu. Ni urupfu. Hanyuma turebe gupfa ni iki ubwabyo. Yego. Hapfa nde, hapfa bande. Urakoze cyane. Gupfa ubwabyo ni iki, hapfa nde, hapfa bande. Kuko twese iyo tugiye kwa muganga asora urupapuro ruvuga ngo iyo hagize umuntu ushira umwuka, uyu muntu arapfuye izi saha, wa muntu wawe wari urwaje arapfuye. Ntago bandika ngo arasinziriye. Yego. Uyu muntu arapfuye. Yego. Hanyuma turebe gupfa ni iki, urupfu ni iki, hanyuma hapfa bande. Hanyuma turaza no kugaruka turebe abasinzira. Gusinzira byo bimeze bite, ni bande basinzira. None turebe n'izo nzira z'abantu bombi. Gupfa ubwabyo ubundi bishatse gusobanura iki? Ubundi urupfu ni iki? Urupfu ni ibyaha. Urupfu ni icyaha. Kuko aravuga ngo oya, mpamvu muse mvuga ngo hoya. Uzuvuga ati urupfu oya, ati urupfu ni irembo. Ni irembo ritugeza mu ijuru. Twese tuzapfa. Kumva baranabivuze ati twese tuzapfa kuko niryo rembo. Hanyuma uri kumbwira ngo gupfa ngo hari abapfa ngo bakajyana bansobanure urupfu ni iki? Urupfu rwatangiye kera, aba ariko ntangira. Ni ukuvuga ngo guhera mu itangiriro ukareba abapfuye uburyo bagiye bapfa, noneho wagera no mu isezerano rishya ukareba abapfuye n'uburyo bagiye bapfa. Urupfu ni urupfu nyine rwabayeho ku bwa Adamu na Eva, sibyo? Ni ukuvuga ngo uru rupfu rwazanywe n'icyaha. Niyo mpamvu nari mbivuze, nubwo urupfu ari irembo ariko rwazanywe n'icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha cyatumye habaho urupfu kugira ngo abantu bazajye bapfa. Rega buriya nuko tutajya tubivuga, hari n'umuntu upfa abantu bakajya mu ibanga bakavuga ati turaruhutse, sitwe turose apfa, sibyo? Yego. Kubera ko yarabaruhije cyane, cyari igisambo, yari umurozi, yari umupfumu, yari umukiri cyose, batahwi turamukiza arapfa. Cyangwa se yagiye yambura abantu ubuzima. Yagiye yambura abantu ubuzima, akica, akagira gute n'icyo cyose, ukavuga utahwi apfuye twebwe atatwishe. Yego. Buriya rero Imana ifite plan, ifite uburyo yabipanze, ariko urupfu rwatangiye mu itangiriro. Nuvuga ngo rwazanywe n'icyaha. Icyo cyaha cyatumye rero urupfu ruza. Adamu na Eva iyo badakora kiriya cyaha nta rupfu rwari kubaho, abantu bari kubaho iteka. Ariko nanone kubera ko Imana yarebye kure, ibona abantu bazagwira bagakwira isi yose, iravuga iti ntabwo ari byiza ko abantu bazakomeza kubaho gutyo ngo barame imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Reka habeho urupfu, rwa rupfu rujye rugabanya abantu. Niyo ahantu ho ndavugaho ku buryo bukomeye, kuko umuntu wari ufite umuntu mu muryango, iyo ubonye apfuye umuryango usigara ubabaye, kavuga ati ntabwo twifuzaga kwapfa, none apfuye ati bigenze bite, impanuka iramwishe, apfuye urupfu rubi, yararwaye indwara runaka, ariko twe tuzi ko azakira n'ibiki byose. Ariko burya Imana ifite impamvu yabishyizeho, ko ari kugira ngo ngiye mu bitekerezo byanjye numva icyatumye ishyiraho urupfu. Nubwo urupfu rwazanywe n'icyaha, ariko njye mbona uru rupfu rwaraje kugabanya abantu ku isi, kugira ngo abandi babone aho batura, abandi babone aho bisanzurira, kugira ngo ibintu bigende neza. Kuko nanone iyo abantu bahoraho, nka buriya Herode agira gutya agashaka gukora iby'ubwibone n'ibyo byose, afite n'ibyo yakoraga bitari byiza, iyo ataza gupfa yari gusiga akoze ibindi bikomeye cyane. Ariko igihe cye cyarageze arapfa. Ni ukuvuga ngo yapfiriye imbere y'abantu, ahinduka inyo, kubera ko hari ibintu byinshi cyane yagiye akora. Hari abo yagiriye nabi, hari abo yahohoteye, hari abo yishe n'ibindi bijyanye n'ibyo, ariko igihe kiragera arapfa. Goliyati, iyo turebye Goliyati yadapfa yari kwica abantu benshi. Hari abo yari arimo kwica, hari nabo yari yiteguye, amaze kubabwira turi yawe na angakaragano kagasori kakangana urwara kaje ngiye kukabagira ibisiga. Urumva icyo gihe iyo Herode adapfa yari kwica n'abandi benda tutari kumenya, ariko byatumye apfa kugira ngo n'abakurikiyeho tubamenye, tugende tubigiraho uburyo babayeho.
iyo urebye ubona abakera batubanjirije baramaraga imyaka myinshi 800 magana ngahe n'ibiki byose sinzi uko babibaraga ariko uko byagenda kose iyo urebye muri ibi ubona bari bafite imyaka myinshi kugeza uyu munsi abantu baramye turi tuvuga abantu kugeza ku 120 imyaka ariko ntawe ndumva ufite 140 nawe ndumva rwose niba ari wabyumvise azatubwire noneho rero iki kiganiro abantu bajya babimenya ariko koko ari mbwira nawe iki kiganiro nimbwira nawe nukuvuga ngo uko byagenda kose bajya baduha n'ibitekerezo banandike bagire gute batubwire kugira ngo tujye tubona uko tunakosora ko dushobora kuvuga ibintu wenda tukabigoreka cyangwa se ntitubivuga uko babyumva hakaba hari ubyumva neza ariko hakaba n'utabyumva neza bajye bandika kugira ngo tujye tumenya ibiganiro byacu tuba turi gutanga ikimana ibidutegeze gukora tujye tumenya n'uburyo tubikosora aka kanu nkanubitsemo kugira ngo abantu babyumve noneho rero nukuvuga ngo uru rupfu nge mu bitekerezo byanjye mbona rwarashyiriweho kugira ngo abantu bagabanyuke ku isi ariko badashizeho bagabanyuke ku isi yego ariko badashizeho kuko Imana ifite uburyo yakoze isi kuki bivuga ko yarugize irembo urwo rupfu yarugize irembo nako ni sije yindi ariko yenda turayivugaho no kuvuga ngo ahangaha yarugize irembo kugira ngo nyine abantu babone ahantu baruhukira noneho abandi basigare bariho impamvu nuko ngira ngo kanuvuze ngo abantu bagabanuke ku isi gase nkagasobanuka neza ko zimanusha kuvuga ati noneho yadushyizeho ifite umugambi n'ubundi wo kutwica nta wundi mugambi ariko nawo ni wo kuko uko byagenda kose umuntu arapfa kuko Yesu yaravuze ati niba bandengagije nawe bazabarenganya yarashatse no kuvuga ngo niba mubonye mpfuye mumenye ko namwe mwiteguye kuzapfa ariko mbere yuko mupfa ni mukiranuke mwiteganyirize aho muzaba nyuma y'urupfu hazabeho ibindi bintu yenda turaza kubavuga nyuma rero uru rupfu rwazanywe n'icyaha ariko kandi ngeyo ntekereje nawe wabitekereza ni ukuvuga ngo ni urupfu rwatumaga abantu bamwe yenda bari n'ibihanda abandi bari beza abo bantu bajye bagabanyuka kugira ngo n'abavuka ari batoya baje bavutse nabo babona aho baba njya ntangara nta bantu bapfira gushira umuryango ukakomeza ukabaho uko byagenda kose ntago bapfira gushira ntihabura n'akantu ko hirya gafite isano utamenya ariko abahari so rero mu magambo make uru rupfu Imana yashyizeho ni urwari kugira ngo dutegure ni nayo mpamvu buriya reka nkubwire barutse ko y'umuntu mukuru abantu bakuru bakoze yagiye gupfa arabimenya muri we arabimenya akaguhamagara ati ndashaka kukuraga ngiye gupfa kandi ukabona bari kuvuga ahubwo bijya bintangaza yes uko umuntu ati papa yampamagaye cyangwa mama yampamagaye noneho umva akantu gatangaje kuvugana mu minsi 2 ati yatashye umva se akantu gatangaje hari nuba muri aba bakuru ariko aba bafite imyaka iri hejuru akaba afite umwana muri Amerika akaba ashaka kumuraga ikintu umwana amuhamagaye kuri telefone ati ngaho papa cyangwa mama ndaga nagashobora kubikora aramubwira ati tega indege uze nkurage kandi ntashobora gupfa ataragera aho ngaho koko se nukuri ntabwo ashobora gupfa ataragera aho ngaho nukuvuga ngo urupfu rero ni ikintu gikomeye cyane nubwo abantu bagikinisha ariko ni ikintu kiba gikomeye nukuvuga ngo uyu mubyeyi ararindira wa mwana ashaka kuraga aramurindira kugeza hageze iyo ahageze aramuraga akishima undi abenshi nagiye mbona amara kumuraga bakanywa ukabona agize abaye muzima buriya nuko abantu abaganga nibo babizi abaganga nibo babizi bakavura umuntu bakabona ararembye cyane ariko yagiye gupfa indwara iriruka akarya ibiryo ataryaga akanywa vuba vuba bakabona bakagira ngo arakize hanyuma mu kane kanya ukabona yishize mu ishuka akisinzirira cyangwa agapfa rero uru rupfu ntabwo tuzaza kurusobanura ngo tururangize ariko urupfu rwabereho kugira ngo rugabanye abantu bajye bapfa igihe cyabo kigeze kandi mbere yo kubwira abantu ko nta muntu upfa igihe cye kitageze noneho rero uru rupfu ruza rugabanya abantu kugira ngo mu by'ukuri abandi babone aho baba batazarwanira umuntu ngubu n'urugero abapfuye ubwo bajya aho bagomba kujya nabo bafite ahantu bajya nukuvuga ngo bagenewe ahantu hari abantu bamwe bajya bibeshya bakavuga ngo umuntu yapfuye cyane cyane ngo umukire hari n'abantu baheruka kubinganiza umusibejo bavuga ngo umukire
umukire ubundi wowe wakize ngo niryo juru ryawe hanyuma ngo wowe wakennye ubwo nirwo rupfu rwawe niyo gihe no donc babivuga gutyo ni abantu babyihimbira bakabivuga gutyo nta hantu byanditse ariko barakubwira ngo burya ijuru ni umuntu ukize umuntu wakize afite buri kintu cyose ngo burya niryo juru rye hanyuma ngo uyu umuntu apfuye ngo nese ko nta muntu wigeze upfa ngo agere ikuzimu cyangwa se agere mu gitaka hanyuma namara ya imyaka 2 hanyuma azuka zababwira ati burya rero hariho ahantu byarabyifashe gutya byarabyifashe gutya muramenye ntimuzajyeyo mwibigomire mu bwe kwisi ariko haraho tubona muri Bibiliya abemera Imana Lazaro na Nyamutunzi nibo nifashishije Lazaro yari umukene ariko afite Imana afite Kristo hanyuma Nyamutunzi yari umukire ariko adafite Imana numva na abantu babiri abo bantu babiri rero bageze igihe Lazaro arasinzira asinzira mu gituza cya Aburahamu hanyuma Nyamutunzi warapfa apfuye ajya muri Gehinomu ahantu hari umuriro ahantu hamutwika hanyuma ijambo ritubwira uburyo Nyamutunzi yarebye hakurya y'amazi ahabona Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu nibwo yabwiye Aburahamu ati nyaboneka Aburahamu ohereza Lazaro ku isi umubwira uti nako umuntumire agenda abwire bakuru banye na barumuna banjye yuko ahantu ndi ari habi cyane kuko nakoze ibyaha nanga gufasha abakene na Lazaro ubwe sinamufashije yego genda umuntumire agende ajye ku isi ambwire barumuna banye na bakuru banjye bagende bakora ibyo gukiranuka bakizwe hanyuma noneho be kuzaza hondi Aburahamu abwira Nyamutunzi aramubwira ati reka da hagati yacu nawe harimo umworera niba wowe waramaze kugera aho ngaho Lazaro akaba ari mu gituza cyanjye icyo ategereje no kubona Imana so kuvuga ko abapfuye batazabona Imana yego bazayibona ariko bayibone nabi abapfuye yes no bazayibona ariko bayibone nabi kubera iki bazazuka nabo arabapfuye ni nabasinzira bose bazazuka hanyuma bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukire gupfa no kubabazwa iteka kandi bari barapfuye akaga karagwira bazongera bapfe noneho gupfa aho ngaho harakomeye cyane iyo urebye mu byashuwe ntabwo umuntu azapfa gupfa gusa azashiteka nukuvuga ngo azahora ashiteka nukuvuga ngo ntabwo azashira mu mwuka burundu niba iyo roho ikomeza guhumeka izakomeza ihumeke ishe yumva uburyo yanze kumvira Imana akomeza ashe kugeza iteka nta myaka bashizeho nayo nuvuga ngo azashiteka ubwo umunyabyaha byumve nawe ahwari hanyuma ndi bazenda kukinjyanye no gupfa cyo tumaze kugenda tukinjiramo neza no kugisobanura mu buryo bwimbitse hanyuma tize ku ngingo bita gusinzira gusinzira agiye ubigarukaho ariko reka tuyebe noneho gusinzira ushatse kuvuga ni gute gutandukanye no gusinzira tuzi okay no kuvuga ngo aha hajeho ibintu bibiri Yesu yaje gucungura abantu nimbwira nawe yego Yesu yaje gucungura abantu aje kubacungura hari ibintu bibiri yabashize imbere yavuze ngo hari inzira y'urupfu hari n'inzira y'ubugingo hitamo yego noneho aba mbere yo guhitamo yabanje kubigisha bura Yesu niko yakoze yabanje kubigisha amaze kubigisha arabwira ariko kugira ngo ugishe mu nzira yo gusinzira cyangwa se y'urupfu ntabwo ari itegeko ahubwo mbahaye umuyoboro mbanje kubigisha hariho urupfu ruzatwara abanyabyaha ariko hariho n'ubugingo hariho n'ubugingo buhoraho abakiranutsi bazajyamo nukuvuga ngo niba wemera kunyura mu nzira igororotse cyangwa se inzira ifunganye wahitamo niba hari inzira irangaye hakaba n'inzira ifunganye uhitemo iyo ugomba kunyuramo noneho ukihitiramo wowe ubwawe niwo ufata icyemezo nuvuga ngo aranene bivuga ngo inzira ijyana abantu kurimbuka iraruhije n'abayinyuramo ni benshi ariko inzira ijyana mu bugingo sorry ntabwo iruhije inzira ijyana kurimbuka ntabwo iruhije kuko irarangaye bagenda ari igihogere hanyuma inzira ijyana mu bugingo iyo iraruhije kuko irafunganye kunyuramo no kwibyiga iyo tuvuga kwibyiga biba bishatse kuvuga kwiyanga ukanga ikintu wibwiraga ko ari cyiza kandi ari kibi ukakiyangisha ukakikuraho bikarangira kugira ngo uzabone uburyo bunyura muri ya nzira ifunganye inzira ifunganye rero irimo amahwa irimo ibibazo gutotezwa gutukwa kujya gutari kukabyihanganira ubundi umuntu usinzira ni umuntu wihanganiye ikintu icyo ari cyo cyose cyamubayeho
haba gutotezwa, haba kugirirwa nabi, haba kuvugwa nabi, haba kwirukanwa mu nzu, haba kwirukanwa mu muryango, haba gutabwa n'umugabo n'ibiki byose ukabyihanganira, cyangwa gutabwa n'umugore nabyo birumvikana. Mbese muri make ibyo byose ukabyihanganira, ariko ari uko wakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami. Nuvuga ngo waramaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami, biguhesha kugira imbaraga zituma uzagera igihe ugasinzira. Hanyuma ugasinzirira muri Kristo. Kristo akaba ari wowe, akaba ari ukuyobora, akakubika ahantu. Mbese niho Kiliziya Gatolika ivuga ngo ni purgatori. Yes, aho hantu azasinzirira ategereje kuzabona Yesu. Iyo wamaje kwakira umwami Yesu, yego, uvuze ngo uba ngo kuri wowe urupfu ruhinduka gusinzira. Aha, aho ngaho urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kwakira Yesu, ubundi wari ufite urupfu kwanza, warugendanaga. Yego. Ariko hari uburyo, reka ntanga urugero. Ifarini, ni ukuvuga ngo ifarini irera, sibyo? Yego. Ariko iyo aho iri ituje, iri mu mufuka, iba yera de. Yego. Ariko igira gihe igashyirwa mu mazi cyangwa mu mavuta, ntabwo ibikera, ihinduka ukundi kuntu. Bishatse kuvuga ngo umuntu we yari afite urupfu kwanza, yahuranaga urupfu, mbese yavukanye n'urupfu, yarugendanaga, yarayamanaga narwo, buryo urupfu ruhoraho. Ariko iyo yamaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami, ni ukuvuga ngo urupfu rwe ruhinduka gusinzira. Ni ukuvuga ngo birahinduka nk'uko yafu yera ihinduka ukundi kuntu. Ni ukuvuga ntabwo akomeza kubana n'urupfu, ahubwo arasinzira. Igihe cyayo kigeze arasinzira. Bishatse kuvuga ngo we yarahindutse, ahindurwa nuko yakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami, kandi akora ibyo gukiranuka. Kwakira Yesu ntibivuze ko ukijijwe, ahubwo biba bivuze ko umwakiriye kugira ngo akurinde ibyatuma udakizwa. Aka kantu karakomeye. Gasubiremo. Ni ukuvuga ngo kwakira Yesu ntibivuze ko ukijijwe, ahubwo umwakira kugira ngo abe muri wowe azitire icyatumaga udakizwa, noneho bikaguhesha inzira yo gukizwa. Yes, tuvuge ngo amen. Amen. Noneho ni ukuvuga ngo Yesu yashatse kugira ngo umwemerere ahari urupfu, aba ariho Yesu yicara. Aryo bita ngo ahari urupfu hahinduye ubugingo. Ahindura ubugingo. Ni ukuvuga ngo urwo rupfu arumira bunguri, niko Bibiliya ivuga. Yarumize bunguri. Ni ukuvuga ngo umwami Yesu ari ku ngoma. Ni ukuvuga ngo nicyo cyatumye avuga ngo ngewe mbe muri bo nabo babe muri jye. Noneho uwo Yesu abamo ntabwo aba akifite urupfu nyirizina, ahubwo aba afite kuzasinzira isaha ye igeze. Rero uwo nguwo we niwe uzasinzira, ariko asinziriye ategereje gukanguka. Aka kantu kararyoshye. Ni ukuvuga ngo ategereje noneho gukanguka, ategereje gukangukira ikirero, ategereje gukangukira ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ntabwo azajya muri Gehinomu. Erega uriya muntu hari abantu babiri. Uyu muntu upfuye nubwo turakomeza tumuvuge, ntabwo tumusoza. Aho misingira akabazo gakunda kuvugwa n'abantu bamwe na bamwe, iyo nagize amahirwe kuganira nabo, ukumva ngo uyu muntu ngo nukuri ngo yapfuye nk'umukirisitu, ngo yaryamye ngo tubona ngo byarangiye. Mbese muri make ntihateye imigeri. Twamenye ko byagenze rwose. Okay, uyu mu ukomese nibaza no mu gusoza urugendo habamo itandukaniro. Ni ukuvuga ngo mu gusoza urugendo harimo itandukaniro, no mu gukurwa mu buzima. Ni ukuvuga ngo nyine ni nk'uko rega ibi bintu bifite n'ibimenyetso utarapfa cyangwa utarasinzira. Tekereza muvutsemo abana batatu mu rugo, wowe ubaye umunyamakuru, undi abaye umuhinzi, undi abaye, kandi mwese mwabyawe n'umuntu umwe. Ugasanga umwe aratunze, agize ubutunzi bwinshi, ariko ugasanga harimo umuvuyemo we abaye umukene piripiri. Mbese muri make ukibaza se uyu yabyawe na papa ya na mama, ese byagenze bite? Yemwe mukanagerageza mugashaka icyatuma azamuka, ariko bikanga. Ni ukuvuga ngo nicyo bishaka kwerekana ibi bintu biba bigaragaza hagati y'ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo hari ukize, hari n'ukennye, kandi bava indimwe. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha Yesu urupfu yarugize irembo, ariko atari uko abantu bose bazapfa. Ni ukuvuga ngo uyu muntu apfuye kubera ko afite ibyaha, noneho hari n'usinziriye. Noneho wa wundi bavuze bati ariko desi apfuye nk'umukristo, nibo babyivugiye, ariko ntabwo bazi niba koko agiye nk'umukristo. Kuko hari ibintu ashobora kuba yarabitse utaruzi,
yagendaga yiyoberanya yishushanya ariko mu by'ukuri nta bugingo afite, ntabwo yagenewe. Kuko Bibiliya irambwira ngo abayo yabamenye kera. Noneho rero uyu muntu upfuye usinziriye, cyangwa se hari abantu njya numva bavuga ntazi ukuntu yarakijijwe, ntazi niba yarakijijwe, ariko nkabona abayobozi ntabwo mvuga baribo ubyihanganire, n'abanyumva babyihanganire nacyo, akaba kuvuga ngo genda udutegurire ngo natwe tuzaba ngo tuzagusanga mugende utuvuganire ngo ugiye tuzagusanga ntabwo bazi niba bazagusanga mu muriro nako muri Gehinomu, ngo natwe ngo tuzarebe ngo tuzatahe nk'uko uyu yatahe. Ntabwo bazi niba agiye muri Gehinomu, ntabwo bazi niba agiye mu gituza cya Burahamu nyine nk'uko impamvu bivuga no kuba bamuzi niko mbitekereza, ariko kumumenya ntabwo bazi ingeso ze. No, okay, abantu bagomba kuvuga kuko baba bavuga babibona, ariko ndashaka kubwira hari uburyo abantu batazi. Nuvuga ngo uko byagenda kose ubundi wakagombye kwicecekera. Bon, hari ubivuga kugira ngo anezeze umuryango usigaye, kuko burya umuryango iyo ubwiye uti umuntu wawe yagiye mu ijoro, usigara utuje ukishima, cyane cyane abasenga, navuze abemera Imana, no kuvuga ngo asigara yishimye akavuga ati umuntu wacu tuzamusangayo. Ariko urubanza ruri hagati yabo n'Imana. Yesu niwe uzabisobanura, avuga ati burya rero nubwo wamubonaga agenda, ariko yarishe mu mutima, yakuyemo inda ntiyihana, yesha umuntu, yagambariye umuntu ntiwabimenya, arakomeza areberanya nk'itorero, ariko ngo wowe dore ko nabaye mu idini. So rero mu magambo make uyu muntu afite ibintu bibiri, ni abantu babiri, arapfuye arasinziriye, ariko hari n'upfuye upfuye burundu, mbese muri make udafite igaruriro. Rero aba bantu bombi, cyangwa se uyu muntu twari tugezeho uwo gusinzira, asinzira kubera yuko yakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami, asinzira kubera ko yirinze icyaha icyo ari cyo cyose, asinzira kubera ko yihanganiye imibabaro yose yahuye nayo, asinzira kubera yuko yakomeje kugundira. Bibiliya yambwira ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Bishatse kuvuga ngo hari uwaza akagukura muri uwo mwanya. Hanyuma noneho rero uyu we yarasinziriye, ariko asinzira kubera ko yari afite imirimo myiza, akora neza, yihanganira byose, bituma asinzira kugira ngo ategereze igihe azakangukira. Azakangurwa rero n'impanda, impanda izavuga. Ubwo iyo ngingo reka tugeze ubu abantu babiri bose bashoje urugendo, tumaze kumenya usinzira uwo ari we ndetse n'upfuye uwo ari we, hanyuma batangiye icyerekezo sasa. Bose turaherekeje, ni urugendo rurerure kandi bose turagiye tudepoje hariya mu ishyamba aho ngaho nyine Rusororo. Hanyuma aba bantu ibyerekezo bagiyemo bise bitandukana, ni bibiri rwose. Hamwe harimo inyanja, hagati yabo harimo inyanja, hari abari hakuno, hari n'abari hakurya. Bamwe bari ahantu hari umucyo, abandi bari mu mwijima, barindiririye rimwe. Bazazukira rimwe, utagira ngo abapfiriye mu byaha bazazuka nyuma, oya, bose bazazukira rimwe. Ariko hari utegereje amatsiko. Nk'uyu munsi tuvugana, hari abantu bari muri prison, bari mu maprizo hirya no hino, mu nzu z'imbohe, barimo ibice byinshi. Hari uwakatiwe imyaka 30, hari n'undi wakatiwe imyaka 5, hari n'undi wakatiwe burundu. Abo bose ntago bizera kimwe. Urumva wizera cyane ari wowe? Uko rwose n'uwigiye gitoye imyaka 5. Uyu we yatangiye no kubara amatariki. Yego. Agenda abana amatariki y'umunsi uvu akoraho akabuye akagashirari, uko umunsi kwezi kwashira agakoraho akabuye akagashirari. Nuvuga ngo umwaka washira agakoraho akabuye akagashirari, akavuga tuyura arangiye kuko hasigaye ine dududu. Ariko mbwiza ukuri wakatiwe burundu, hari ibyiringiro bindi afite, biba byararangiye. Nuvuga ngo byarangiriye aho ngaho, yanze kumva, bamufunze. Buriya nta nubwo bajya bamukatira burundu aribwo bwa mbere afunzwe, oya, ahubwo baragoragoza. Bwa mbere akabikora, bakongera bagafunga, igihe bakamukatira 5 bikanga, bakamukatira 15 bikanga, bakamukatira 30 bikanga, bagera igihe bakavuga bati rero uyu ngo arananiranye, nta nzira afite, ntago yemeye, mumugumishemo burundu, bagahita bamukatira burundu. Nukuvuga ngo bishatse kuvuga iki? Uyu ngo we nta byiringiro afite, nta n'ibyiringiro azaba afite. Ahwanye rero n'uriya muntu upfuye agapfira muri Gehinomu. Nukuvuga ngo akajya ahantu mu mwijima, arindiririye, nta mahoro hafitiye, n'ubundi no kwisi nta mahoro yarafite, kuko yanze kuva kwizima.
noneho hari ikintu wagarutseho kambere uri kuvuga wabijya kijyanye n'inoza kijyanye na purgatori turi kuvuga. Hanyuma turebe ijya monde ubundi ni iki kugira ngo byose tugiye tubivuga ko numva ngo ni inzira urugendo abantu bombi bagiye iziroho ebyiri zigiyemo. Buri wese ajya he cyangwa bose bajya hamwe ariko bakagenda batandukanye? Ntabwo bajya hamwe kuko icyo gihe ntago haba harobanuwe. Nuvuga ngo abangaba bafite aho barindiriye, abo bavandimwe bacu bavuga aho usinziriye, nuvuga ngo naho urindiriye. Ariko hari abandi bafite ahantu bagiye, ari nabo twita abadayimoni. Ega ntago byoroshye ndibona byumva nibo bari abantu ujya wumva abadayimoni bateye abantu, abadayimoni baje kubagakaniga umuntu, ukajya kubona ukabona umuntu araje aniza umuntu, sibyo? Nuvuga ngo uyu nguyu we ari ninzererezi nkuko nubundi yari inzererezi ku isi akiriho, nubundi arakomeza akaba inzererezi. Ntabwo rero aturana na wa wundi ubitswe ahantu urindiririye ahantu. Nibyo nani nanze urugero, abantu bafunze ari batatu, umwe afungiye burundu, undi afungiye 30, undi afungiye 5. Ufungiye 5 abari hafi y'umuryango, iteka ryose abari gutekereza ku muryango ko agiye gufungura. Nuvuga ngo naba abandi rero bafite ahantu babikiwe, bategerereje ko haba none habejo. Ntago bazi umunsi, ariko bategerereje ko haba none cyangwa ejo Imana yavuga bakazuka, bakazukira ubugingo buhoraho. Hanyuma abandi bo rero nubundi bamaze kugira aho ngaho, nubundi ntago bari buze kugaruka mu isi kwihana. Icyo ni cyambere. Ariko nundi nawe ntazakamuka maze kwihana. We kandi yari hanya akiri mu isi. We yihanye akiri mu isi afite amahirwe. Nuvuga ngo we arasinziriye, ariko asinziranye amatsiko. Nuvuga ngo igihe cyose twebwe tubona asinziriye, ntabwo agisinziriye hariya ari arareba, wa arabyitegereza arareba. Nta nubwo anasinzira mu by'ukuri, tujye tuvugisha ukuri, asinzirira ku isi akava mu mubiri, bikitwa ko asinziriye. Ariko yageze hariya bikiwe abareba, ahubwo abafite n'amatsiko yo kureba Yesu, afite amatsiko yo kureba Saduraka, Meshaki na Abedenego n'abandi. Nuvuga ngo uyu munsi tuvugana we ararindiriye. Hanyuma wundi uri mu gihe no mu warazerera cyane kuko nubundi ntagaruriro, yamaze kuba ikihebe, mbese muri make ibyo byarangiye, ntagaruriro, ntaragaruka ku isi kwatura, ntaragaruka ku isi gukora ibyiza, ntaragaruka ku isi kugira ibintu akora byiza. Ubwo byararangiye rero ahora azerera, we nta hantu arindiririye. Nuvuga ngo aho azasangwa ku munsi w'imperuka, aho azasangwa niho azafatirwa. Nuvuga ngo azakangukiraho, azazukiraho ngaho, ajye mu kibiri cye, hanyuma ajye gucibwa urubanza. Ariko mu by'ukuri nta hantu afite abarizwa. Niyo mpamvu uzajya kumva umuntu w'umukiranutsi iyo asinziriye ntabwo atera. Abantu banyumve neza, ntabwo atera, ntabwo aza ngo aze kuniga umuntu, ntabwo aza ngo aze kukwiyereka. Ashobora kukwiyereka bwa nyuma, aza kugusezeraho bayi, ariko agiye hahandi abikiwe. Ariko ntabwo uhora umurota ngo umubona kenshi. Mbwira abantu banyumva, abantu bari kutwumva bakurikirana radio 107.1 bamenye ko nibajya barota ababo baje bakaza mu nzu bakabona baje mu buriri, baje babasanze mu buriri bari kurota, abo ngaho ndakubwiza ukuri biteguye kuzashya. Neza nashobora kugaruka ari byiza bimuzanye inibikize, kandi afite ahantu arindiririye, ntashobora kongera kugaruka imbere yawe kuko uracyari mu isi. Atazanywe n'ikibi gute se agarutse gukora iki? Ko afite ahantu ubu se umuntu wa wundi ufunze nubwo asigaje umwaka umwe yaza kugusura. Rege iki kintu nakizeho urugero, ni ikintu gikomeye cyane. Uyu muntu ufunze usigaje umwaka umwe, asigaje amezi 3, yavuga ati nimureke mbanze njye gusura abantu, nzabona aho nca muri aya mezi 3 asigaye, nzabona kuko narahibagiwe, nzabanze mgiye kubanza kuhategura njye kubasura, mbabwire ni hasigaye amezi 3. Ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo uyu nguyu urindiriye kuzabona ubugingo buhoraho, ntabwo ashobora kugaruka kuza kukureba mu nzozi. Ugaruka abantu babyumva, hari nk'abantu b'ababyeyi bagiye bapfusha abagabo babo, akajya kubona akabona umugabo araje ngo akamusuhuza, ariko ngo ntamugire nabi n'icyo byose, ngo yarasengaga, ngo yari umukristo, nakure y'amaso. Niba agaruka akamubona arashaka kumutwara nawe, nuvuga ngo nawe ntiyiha amahoro, yitonda ahubwo azege cyane, kuko uyu muntu uri kuza kumureba ari kumubonaho ibintu, ari kubona atarahindutse burundu. Nahinduke cyane atokesha uwo mudayimoni amwirukane,
nubwo yari umugabo we, yari umugabo akiri muzima ariko ntakiri umugabo w'uyu munsi. none se nkurikije ibyo twari dukora mu biganiro, nta ushobora kuza muri iyo shusho, nta mudayimoni ushobora kuza muri iyo shusho y'umuntu birashoboka wapfuye akiranutse. Yego hari umudayimoni ashaka kukuniga, ashobora kuza mu ishusho y'umuntu uzi, umuntu nzi kandi watashye neza, kandi watashye neza, ariko akaza mu ishusho ye ariko akakuniga. Ibyo byo ndabyemera. Ashobora kwishushanya, nyine abadayimoni barishushanya, donc bagaragara nka marayika w'umucyo, ariko iyo witegereje uhita ubona ko atari we. Iyo ufite mwuka wera urabivumbura ukirukana dayimoni kandi ukabona kirirutse kiragiye. Nuvuga ngo ubundi yiyoberanya gutyo kuko ahora azerera, nibyo nababwiraga. Nuvuga ngo ahora azerera iteka, ntashaka, donc nta hantu afite higaruriro, yabaye ikihebe kwanza. Uzarebe umwana, yenda nturagira abana, ariko nugira abana uzabibona, ariko ndatekereza kuri mukuru ari gihe ubibona. Umwana agakora amakosa bakamukubita, agahora kubitwa kenshi, agera igihe akamenyera inkoni. Wamukubita, hari n'umwana ukora ikosa ukajya kubona uko naraje, kago papa nkubita nakoze ikosa, uko bimenyereye hano ziko inkoni ryana, ariko kuko yabimenyereye agahita abwira ati nkubita nakoze ikosa. Bishaze kuvuga iki? Yamenyereye gukora ibyaha, amenyera inkoni, agenda bikihebe, mbese bikintu kiraho ngaho. Bari abantu ubona mu mihanda bakarara mu tunevu cyangwa muri ruhurura, barabimenyereye. Wowe ugiye kuryama warwara ntuza umusonga, ariko bo ntacyo baba kuko bamaze kubimenyera. So rero uyu nguyu iyo aje mu nzozi ukamubonamo ko asa nka wundi, iyo ufite mwuka wera, wumve itandukaniro ry'agakiza n'ubupagani cyangwa n'umunyabyaha. Iyo ufite mwuka wera ukaba ufite imbaraga z'Imana, iyo yaje nubwo yishushanyije muri wa wundi, cyane cyane biba ku gitsina gore, bakaza bashaka kuza akagaragara nk'umugabo waje kuryamana nawe, ariko dayimoni arashaka yishushanyije mu mugabo we, arashaka kumwinjiramo anyuze aho ngaho ashaka gukorera. Nuvuga ngo arashaka kumwinjiramo kugira ngo amwiyambike, atazabona ubugingo. Noneho agakora amayeri yo kugira ngo yishushanye, agaragare mu ishusho ya wa mugabo we, ariko mu by'ukuri atari we. We yagiye asanga umurambo we, amwiyambikamo, araza asa nka wa mugabo we, ariko mu by'ukuri atari we. Rero nongere mbitangaze ku mugaragaro, umuntu wese urota umugabo we yaje kumusura cyangwa inshuti ye, iyo nshuti ifite urutabiri kubona kuri wowe. Hari akantu katumye apfa agapfira mu byaha nawe ufite, nukuvuga ngo ari gukururukira kuri ako kantu wabitse ufite, nicyo cyatumye agutera. Abantu mu byumve, nawe ubyumve rega. Hari akantu mwamuhuriyeho. Yes, we yapfuye agafite. None nawe ari kukakubonaho, kakamukurura, kakamutera kuza kugusanga kugira ngo nawe abone ko wapfa. Urugero, niba yarapfuye ari nk'igisambo, araza abone nawe ujya wiba. Sebyo? Niba ufite ingeso yo kwiba kandi ukaba uri mu rusengero ukabusenga, nawe yarabaga mu rusengero atazwe, ni ukuvuga ngo rwa rutabire rwawe kubera ko wiba, nawe arazira kuri iyo sheni, ako kayira ko kwiba arakinjiranamo. Noneho wowe icyo abashaka ni ukugira ngo agukure ku isi, kugira ngo mujye kubana. None nimujya kubana babashire kuri babashire ku rugamba, mujye mu ikipe ye, abone donc abone abafana. Kuko burya ikuzimu bakora amanama, bakakora ibintu bitandukanye. Iyo wapfuye uri indaya bakaguha misiyo, baguha misiyo y'abantu bafite umutima wo kugira uburaya. None abo badayimoni bapfuye ari indaya bajya gutera abantu, kubateza gusambana, gukora iby'uburaya. Noneho nawe ukazapfira muri bwa buraya kugira ngo nawe uzajye gukora ibyo nawe akora. Ni ukuvuga ngo muri misiyo ye ni ukugira ngo yice umuntu, abone abantu azayobora kugira ngo bajye ku rugamba guteza abantu gusambana kugira ngo bapfire mu busambane. Rero iyo aje nijoro ukamurota ukamubona, unteze amatwi ubyumve, ubimenye ubisobanukirwe, nimbwira nawe. Hanyuma noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo amubonaho urwo rutabi, nawe aza muri iyo misiyo kugira ngo amwicire muri rwa rutabi atararwihana. We abigira vuba vuba kugira ngo amwicire muri icyo kintu, noneho nawe abe inshuti ye, ajye muri groupe ye, noneho babone uko batera abandi basigaye batarakora ibyo bintu.
nuvuga ngo rero nubona yaje ufata ibihe by'amasengesho usenge ntuzibwire ngo nuko ari musaza wawe cyangwa urumuna wawe cyangwa mama wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Ni daimoni yiyoberanyije muri wa wundi wasinziriye. We ariyo ngiyo arindiriye aho ngaho, ntabwo azagaruka kukureba. Ntishobora kuza mu ishusho y'umuntu ukiriho se? Birashoboka. Nabyo bibaho. Nubakaza ku umuntu ukiriho rwose. Erega umugambi Satani abafite. Kucyaza muri umuntu ukiriho nukwiyoberanya no kugira ngo utagira ubwoba. Kandi rimwe na rimwe birangira wenda nko umuntu ashobora kwita afata uwo muntu waje muri iyo shusho amufata nk'umwanzi, avuga ati n'umurozi. Satani afite ibintu bitatu: ariba, akica, akarimbura. Iteka ryose ubundi Satani abashaka kuguteranya na mugenzi wawe. Iyo anyuze muri iyo shusho abagira ngo mu bitekerezo, kuko ababona ufite kamere, aba afite ikintu yinjiriyeho. Ariko nyumva aba afite ikintu yinjiriyeho, akaza mu ishusho y'umuntu ukiriho, kuko yabonye ugira ikintu cyitwa uburakari, kuko yabonye utigeze uca kamere y'uburakari, agucisha muri iyo nzira, akakwerekana, akiyerekana muri wa muntu ukiriho, kugira ngo noneho wowe nuza gukanguka ugira ibitekerezo, utekereze ngo kubera icyo umuntu murosi n'umwanzi wanjye. Yari yagiye mu bapfumu kundogesha, yari yagiye kunkuruza no kugira ngo anyice. Icyo gihe urwango rukaza, agahita agira ate, afata icyemezo cyo kutongera kumuvugisha, akagira igitekerezo cyo kuvuga ngo ubu ngubu niba namuhaga umwenda cyangwa namuhaga ikiro cy'umuceri, sinzongera n'ubundi arangambanira. Icyo muha nicyo ajya kuntekerereraho, icyo muha nicyo ajya kuntangiraho. Donc Satani, daimoni zabonye ko mwari mufitanye ubumwe n'ubucuti, muzanagera heza. Rimwe na rimwe na wa mujinya uzashira bitewe n'ibiganiro mugirana, ariko akaza vuba akanyura muri wa muntu ukiriho kugira ngo abone uburyo agufatisha, mwangane, mugire urwango rubi. Birashoboka rwose. Araza kiyoberanya mu muntu muzima uriho, ariko nta kindi abari gushaka, abashaka kubatanya. Aha, ngaye ngo hanyuma kuri uyu muntu rero ufite uyu muntu wamaze kumva ari tuvuga ko ari ko agendana urupfu, uyu nta wundi ni wa wundi utarakira umwami Yesu, wanze kwakira umwami Yesu, wanze kwakira umwami Yesu. Erega nta muntu n'umwe vuga nk'urugero mu gihugu cy'u Rwanda, nta muntu n'umwe utarumvise ko Yesu ari umukiza. Nta n'umwubaho muri iki gihugu cyacu. Niyo yaba yarirengagije, ntago yakwirengagiza ngo narirwe no kumva radio mu modoka, kereka atava mu nzu aboheye mu nzu mu cyobo yenda, ariko na telefone yamuvuze yumvisemo Yesu ko ari umukiza uwo ari we wese. Ese hangame tangira ikibazo, kuki abantu benshi bamumenya mbere, bamumenya nyuma, cyangwa bamwakira nyuma, cyangwa bifuza kumwakira nyuma? Ndavuga bari mu masaha ya nyuma gusoza urugendo. Uravuga Yesu? Yego. Hariya rero kuki aribwo bifuza kumva ibye? Biterwa naho yarageze ari cyangwa n'igihagazemo. Kuki abantu bita bifuza kumva ibye, bita bifuza kumenya, bita bifuza kumwakira mu gihe babona nyine eri yabagezemo atari kugaruka? Ari ikintu cyitwa ibihendo by'isi. Muri Matayo harabivuga. Kwa kundi umuntu yabibye imbuto, zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku kara, izindi zigwa mu ku ibuye, izindi zigwa mu butaka bwiza, izindi zigwa mu mahwa. Nuvuga ngo hari abantu bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza, kuva baryumva bakarigumamo. Hari n'abandi baryumva ariko ibihendo by'isi byaza bakarirekura. Yego. Nuvuga ngo iteka ryose 60% abantu bashaka gukizwa ariko bageze ku mperuka y'ikintu. Nuvuga ngo barwaye, ararembye. Nkanjye n'urugero mpamagarwa kenshi n'abantu abona ageze kuri tape yo gupfa, akavuga ati nyaboneka tutabarira umurwayi wacu ameze nabi, ngwino umusengera kizwi umwatuzi. Hari abantu baje ko mbatuza bageze mu rupfu, izi muri make yapfuye yihannye, bagahita bavuga bati yapfuye yihannye. Ariko ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Pawulo kugira ngo amenyekane nuko yaciye mu makuba menshi, arabanza anyura mu makuba menshi, arageragezwa, aratukwa, arakubitwa, arakurubanwa, yambika ubusa. Mbese muri make anyura muri ibyo bintu kugeza igihe amenyekanye,
ahagarara mu kuri. Wibuke ko hari ahantu yageze bakaba batuye n'umwicanyi, babonye cya cyoka kimufashe ku gikonjo, baravuga bati ntimureba ni umwicanyi, yakize inyanja yamukubisira mukubita ntiyapfa, ubwato ntibwasaduka ngo arohame, ariko noneho Imana iracyamukurikiranye igiye kumwicira kuri iki kiyoka, ko bari bazi ko kigira ubumara. Bagiye kubona kunkumuriye mu ziko kirapfa, wasigara ari muzima. Nukuvuga ngo izo ni inzira nyinshi yanyuzemo, nizo ntavuze. Nukuvuga ngo yanyuze muri byinshi ariko bimwongerera imirimo myiza. Nukuvuga ngo amenyekana kenshi. Mbere yari umuntu, yari Sawuli, ariko ahinduka Paulo kuko yakiriye Yesu nk'umukiza. Ari byo twabindi twavuze by'urupfu, kwakira Yesu ko iyo usinziriye uba warakiriye Yesu nk'umukiza. Hanyuma niko kwa kundi Paulo yari Sawuli imbere, nyuma yahaba Paulo kubera ko yakiriye Yesu nk'umukiza. No kuvuga ngo imirimo myinshi yakoze yatumye amenyekana. Uyu munsi tunamwakira nk'umuntu wakiriye Yesu kandi agakora imirimo yo gukiranuka kugezaho asinziririye. No kuvuga ngo abantu bifuza rero, abantu baba bari gushaka gukizwa kuko babona umwuka ugiye guhera, rimwe na rimwe ashobora kuba ari amatakirangoye, nta juru babonye. Yes, gute mbere yari muzima, ntabwo yashoboye kwakira Yesu nk'umukiza. Zaburi ya 50 yarivuga ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe, ariko tuzahurira aho ngaho. Ntago ari kanditse ako kangovuze, ariko nzabishira imbere y'amaso uko bikurikirana. Nukuvuga ngo uko byagenda kose ashobora kuba yarabwiwe. Uriya muntu rega uvuga ni munshakira umukozi w'Imana nzasengere, buri uriya muntu yari yarumvise Yesu ariko yanga kuva kwizima, cyangwa yarigeze kumwakira. Ashobora kuba yaranamwakiriye, hanyuma nyuma yaho ibihendo byose bikamujyana, akongera abadayimoni bapfuye bakora bya bindi yakoraga, bakongera bakamugusha. Urumva? Noneho akaza gutekereza ibyiza yabonaga akifite Yesu, akabona agiye gupfa, hari ibintu biri kumuza imbere. Buriya iyo umuntu ari gupfa, cyane cyane umunyabyaha, abantu bose yishe, mbwira abantu bajya bica abantu, nanababwire mbonero kubica, abantu bose yishe ijya ari gusamba, baza imbere ye. Uwo yateye icyuma abona ukuntu yamuteye icyuma, uwo yakubise ubuhira abona uko yamukubise ubuhira. Yes, uwo yahaye uburozi ahita aza akamwiyereka atarava mu mwuka, agisamba, atarazana n'urufuza agisamba. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ujya kubona ukabona umupfu w'umunyabyaha ari kujya yishikura, atera imigere n'icyo byose, bafata bitsa abamurwaje n'ibikiri cyo byose, akuramo amasonda agira atera ibyo byose. Burya bari kubona abantu bose yagiriye nabi bose, bahita baza kumusura bakavuga ati ngwino sha, aho watujyanye natwe turahari. Ese baruzi ko twari tukurindiriye. Ubwo mbwira abantu babagoma, harimo n'abagiye bizeye bashaka kuza muri ishusho ye, mu maso ye. No, abagiye bizeye bakijijwe ntago bahaza, bashobora kuza amaso y'uwo muntu. Ntago bishoboka. Oya no, ntago bishoboka. Nuvuga bo ngabo bafite aho barindiririwe, ntago bareba undi wundi usigaye inyuma. Henda tuvuga urugero, mukuru wanjye yarapfuye, apfa yizeye, yarasinzire kwanza. Niba ngiye mpfuye, ngiye gupfa nako, ntago namubona mu ishusho, ntago bishoboka. Dufite aho tuzahurira. Niba nsinzire nanjye, mfite aho ndamusanga, wahubwo aza kunyakiraho ari, ariko ntago ashobora kunsanga ndi gusamba, ndi gupfa. Ariko umuntu upfa ari umunyabyaha, abantu yagiriye nabi, uwo wambaye 5,000, uwo wagambaniye, uwo wagize ahitaza, wapfuye nyine, wamaze gupfa, wa wundi wagambaniye agapfa, wa wundi wishe, wa wundi bese ahitaza mu ishusho ako kanya bakirunda aho ngaho. Niyo mpamvu ubona mu atera imigere ntago urababona yenda, ariko nk'abaganga barabizi. So ari kintu akomeje ugaruka uvuga ngo wenda kujyanye by'umwihariko ku bantu bapfuye muri iyo mvugo, akaba kutifata ko niko iri niyo turi gukoresha ku bantu bapfuye, aho bagera ugasanga rimwe baragaruka, naho bari ugasanga nta mahoro bafite, bari muri bya bindi byose. Hanyuma uyu muntu wasinziriye, ukavuga ngo aragiye, ngo hari aho arindiriye, hari abategerereje. Aha nategerereje arahagaze, arafunze, ahategerereje ari kuhategerereza ahakora iki? Ari n'undi bugaruka mvuga ni ndibuze no kureba baba na bamwe batubanjirije, Aburahamu, bande nabande bose ari bategerereje. Hanyuma abantu bategerereje, ese niyo umuntu apfuye muri uyu mwaka, nawe ajya muri ya karetse n'ubundi wapfuye muri
30 arimo cyangwa buri wese afite akumba kagenda gategererezamo ndavuga abo basinziriye bimeze bite? urakoze cyane n'ikibazo kiryoshye. nukuvuga uyu nguyu usinziriye nta tandukaniro ry'undi wapfuye muri rimwe, kugira ngo turavana rwa rujo rw'umuntu uvuze ati wenda arapfuye ngo hari nk'abantu bajya mu mayerekwa wenda ibyo ni ibindi tuzagarukaho ngo yagiye muri koma ngo narendi kumwe ngo na runaka ngo turi kuganira ngo na pastor no kandi kumwe turi ahantu heza kibaza abantu bapfuye bizeye hari abantu bagenda bagahura ku buryo uyu munsi naturi kuganira gutya nupfa wizeye nka pasteur ukagenda ejo nanjye nkaza tuzarotse twibuke bati uribuka cyagihe ruhe mugihe dutegereje no kuvuga ni nka reception ahantu mu cyumba nka sare nini ya waiting room urakoze cyane abantu bahurirayo. Reka musobanurire no kuvuga ngo uyu muntu usinziriye hari wasinzire muri 2 so hari wasinzire muri 50 undasinzire 2024 yenda cyangwa 25 cyangwa 30 bafite aho bahurira bari hamwe. Aho abantu bari hamwe pe bose bari hamwe barindiriye hamwe barindiriye umwe nukuvuga ngo ntabwo baramubona nabusa. Wait ngiki ndacyasobanura nukuvuga ngo aba bantu basinziriye bapfuye bizeye yego bafite ahantu barindiririye bose hamwe nukuvuga ngo barindiririye hafi y'ijuru ariko ntago bararikandagiramo nukuvuga ngo naho baracaniwe bari mu mucyo bafite umunezero udasanzwe ni nayo mpamvu banafite na urukumuzi bafite donc basinziriye bizeye ahantu ndavuga mbatsindagira basinziriye bizeye kandi kwizera kwabo bizeye uwo ngo barindiriye kuzaza kubabwira ngo nimuhaguruke tujyane tujye gucira abisi urubanza. nuvuga ngo abo ngabo bafite aho barindiriye ntibahagaze ntibicaye ntibaryamye ariko baraho ngaho. icyo mvuga baraho ngaho ko ntago imibiri yabo ihari ni roho zabo. nuvuga ngo abo ngabo ashobora kukubona cyangwa se ushobora kumbona njye narakubanjirije kugerayo ushobora kuza ukambona ariko ntufite uburenganzira bwo kuza kunkoraho cyane rwose ntago ufite uburenganzira bwo kuza kunkoraho kuko aho hantu nta bucuti buhari nta n'urwango ruhari nta n'ibibi wahakorera. kuramutse utekereje kujya gusuhuza bienvenue utekereje kujya gusuhuza pasiteri no kuvuga ngo hari ibindi byaza hari ibindi byaza byatuma ubwo ntago waba wageze aho hantu. nukuvuga ngo nicyo ginatuma cya kintu navuze kare bituma udashobora kuva aho hantu uri ngo uze gusura ababyeyi uze gusura umugore wawe uze gusura abana bawe oya icyo gihe watakaje ibyo mu isi ntabwo ugifite uburenganzira bwo kubigarukamo. ndakureba ariko sinemererwa kuba urandeba ariko ntiwemere kumvugisha ahubwo wowe ubaye nk'umuntu urindiriye. reka nkwereka abantu bajya muri esanseri iyo wakanze kuri 5 amaso yawe yahanga hehe jizone ku mubare nyine uvuga ati ubu uri kureba umubare wawe kugezweho kugira ngo uhite ugira uti winjire rwa rugira utarongera kwikinga. n'aba ngaba bafite ahantu barindiririye nukuvuga ngo ntago bafite uburyo bwo kuganira oya ntawe uganira n'undi bari aho ngaho bafite ibyishimo bidasanzwe. reka nkwereke uzajya kubona ubona uruhinja ubundi umuntu wamaze gusinzira ameze nk'uruhinja uruhinja rutaramenya kuvuga data mama ruri aho ngaho ujya kubona ukabona rusinziriye rwasinzira ruri gufurura wajya kubona ukabona ruramwenyuye rurasetse rurishimye ukabona rurasetse rwose igitwenge nyacyo nta gisohora inyuma ariko urabibona ko yishimye n'iminwa ikabigaragaza. ari nukuvuga umuntu wamaze gusinzira aba ari ahantu heza hahora hamwiringiza ni nk'ahantu hatonyanga amavuta ahantu hakomeza ariko ahantu ko haryoshye di nukuvuga ngo ni ahantu heza mbese muri make uhora urindiriye ntabwo uganira ntujya gusura ntujya kwituma ntabwo ujya kurya ntabwo ujya kwambara ntabwo ujya gufura oya uri ahantu harindiririwe mbese heza gusa hagutera ibyiringiro n'ibyishimo byo kumva utegereje ko Yesu aza kugukura aho hantu gusa nta kindi nta mitekerereze yo gusaba
gukwa no guca mu irembo nta bihari, ntabwo ujya gucuruza mu mujyi cyangwa ku Gisenyi. Oya, ni ukuvuga ngo wowe icyo urindiriye ufitiwe ibintu bibiri washyizwemo ni ibyishimo byinshi birenze urugero no kurindira ko ugiye kubona uwo wakoreye Yesu. nuvuga ngo nta nrengo bazigera bamenyana baganira, ntabwo baramenyana ariko ntibaganira, nta burenganzira afite bwo kuvuga ngo runaka uraho ese nawe ugeze aho ya. Ariko rero urumva akantu gatangaje, ba bandi bapfuye baramenyana bakanaganira. aho nongize ikibazo gikomeye bo baramenyana bakanaganira. aho nongize ikibazo kuki abo ngabo basinzire bimwe ubwo burenganzira? Ntago babwimwe, ahubwo bari mu munezero w'uko bitwaye neza bakiri ku isi, ku buryo nta gusuhuza utansuhuza. oya, kugusuhuza ntago biriho. ni ukuvuga ngo uwo nguwo uraho ngaho urindiriye ko uzabona Mesiya aje kujyana itorero rye. ni ukuvuga ngo ufite ibyishimo bidasanzwe, uranezerewe iteka. gusuhuzanya nta bihari. ni ukuvuga ngo dufite umunsi umwe tuzahoberana, tuzahoberana tumaze gutsinda urugamba, twabonye Mesiya wadupfiriye. nongere ngo garukire mbaye aho ngaho ndumva ntaraza neza, nubwo nari ndi mu nzira yo kuza ariko isi yinkuramo bitewe no kwisumbwira ngo abapfuye batizeye yego bo bazamenyana, baramenyana avuga ni bite bimeze bite biraho bakamenyana. nawe uraje nawe uri hano ibintu nk'ibyo. hanyuma ese nibaza ni kuki nyine abo ngabo bamenyana kubera yuko ari abagome kandi bo barindiriye kuzashya iteka. bapfanye ubugome bakomezanya n'ubugome. ni ukuvuga ngo aba ngabo bo baramenyana kubera ko baba bafite andi nanjye gukoresha imvugo itari nziza. bamenyana kubera ko bafite izindi gahunda zo kugira ngo bice abasigaye. akumenya akakujyana mu maboko ya shitani, hanyuma ugatereningwa, hanyuma warangiza ugahabwa icyo ugomba kujya gukora ku isi, misiyo yo gukora ku isi. rero niyo mpamvu bamenyana. niyo mpamvu ujya kubona iteka ryose ukajya kumva umudayimoni wasenga wirukana dayimoni mu muntu. umuntu yagendaga ari mu nzima, yajyaga mu isoko, yagiye mu rusengero, hanyuma umwuka wera yaza kukurondora, bagahita bacakira wa muntu wajya kumva ati ndi runaka, ndi kumwe na runaka, ngaba turi 10. yego ni ukuvuga ngo bo baramenyana kuko nta bugingo bategereje, cyangwa natumwe na runaka. natumwe na runaka. ni ukuvuga ngo abo ngabo bo baramenyana, izina ry'undi muntu n'abagome bakavuga izina rya kera utarunazi. ni ukuvuga ngo abo ngabo baba bari kumwe banamenyana bakanatumana. ni ukuvuga ngo haraba ari abayobozi. burya uko ari umuyobozi ku isi n'ikuzimu ubu umuyobozi, kwa shitani ubu umuyobozi. yes. ni ukuvuga ngo niba wayoboraga abantu 100 uzakomeza uyobore dayimoni 100. ibyo nababwiraga, niba warapfuye itabi ujya uza ku isi muri misiyo yo ku isi yo kuza kuyobya abantu bakanywa itabi batarinywaga. niyo misiyo yabo. baba bashaka abantu benshi. ubundi ikuzimu bashaka ngo abantu bose bari ku isi bose bapfe, kuko satani we yarazi ko urugamba arwanye rukamunanira, ahawe isi n'abayirimo bose. hanyuma aza gutungurwa no kubona Yesu aje akamukura ku isi akamugeza ikuzimu. ikuzimu akaba ariho aboheye, noneho akaba arindiriye kuzashya iteka. rero niyo bwo bugome butuma bamenyana, nuko baba biteguye kugira ngo bongere bagaruke ku isi ari abadayimoni baje kurwanya umuntu wese wari urimo widederezwa ashaka gukizwa, wari urimo ushaka kugira ngo abone ubugingo. niyo mpamvu nyine rya jambo rigaruka rivuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. noneho muri Matayo havuga uko akundi nuwumva ijambo hanyuma ibihendo by'isi byaza akarirekura. iyo ariretse ni ukuvuga ngo ni ba badayimoni bamuteje. uzajya kumva umuntu arakubwiye nk'ubu ngubu hariho imvugo zitari nziza, umuntu akakubwira ngo aho nasengeye ntacyo byamariye ngiye gukora ibyo nishakiye. maze iminsi nanumva ko hari abari abapasiteri bari bafite insengero ubu ngubu bazigize amarogi. urumva uwo muntu nawe yamaze kujya mu maboko ya shitani, byararangiye yagiye mu maboko ya shitani. mbese muri make ntagarurira afite. bakoze business. uvuga ngo urusengero yari afite, ntago ndabihagararaho, ntago ndabibona, ariko urusengero yari afite aragenda ruciyemwo amarogi. ahantu hinjiraga umwuka wera, ahantu hinjiraga abantu bagakizwa. hari n'uwo numvise urusengero rwasenywe kuko rwari mu manegeka. abantu banyumve neza, ntago bivuze. noneho
ngo arangije ahita ajya mu kabara aranywa inzoga aranywa mitsingi ahamagara n'umugore we baranywa ariko uyu munsi tuvugana ubu baratandukanye kuko yaguye mu byaha byinshi aragenda aranasambana kuri bibi byinshi none ingaruka ye nuko umugore batanye ntago mvuza hariho ariko ndabyihoreye ngo kanyuma reka turazana gushyira n'akanya ku bantu wenda ku murongo wa telefone birumvikana ndabizi neza ko ikiganiro ari wenda abantu bashobora kuba bafite ibibazo n'ibintu bitandukanye dukomeze kuri ingingo ariko n'iminota dusigaranye nayo tunagenda tunakiramo abantu umwe ku wundi tunakomeza tunaganira bivuze ngo turi kuri ingingo ivuga ngo wapfuye ajyahe hanyuma n'abasinzira nawe ajyahe twabyinjiyemo mwumvishe byinshi bitandukanye hanyuma nawe ushobora kuba hari icyo wibaza kubyo twagiye tuganiraho cyangwa se hari igitekerezo ufite cyangwa se hari n'inyunganizi byose biremewe nk'uko ikiganiro ari mbwira nawe ushobora kuduhamagara ukadusangiza ukatubwira ikibazo igitekerezo inyunganizi byose biremewe uraca ku murongo wa telefone ariwo 0788 781 cyangwa se kubakoresha Tigo Airtel ni 0728 1071 iyo mirongo yombi uraza kwicaho cyangwa se ukoresha ubutumwa bugufiya hanyuma utubwire nawe uko ubyumva nkuko nawe utubwire nyine nimbwira nawe hanyuma dukomeza nkuko mushumba ari kugenda adufasha kurushaho gusobanukirwa kuri izi ingingo turi kugenda tuganiraho mushumba kuri wowe ubona abantu bahuye ntibamenyane bategereje ntibamenyane ngi ntabwo ndi kumva harimo nk'akantu nyine kari kubura kuki batamenye kuko nako kukina kumenya ariko si nkabwo ubwo burenganzira bwo kuba nakuvugisha ngo nguhobere muri iyo sinyire turimo donc ahantu uri kugira ikibazo wakagombye kuvuga ngo ese kubera iki nako ndasinziriye ariko nsanze bende data mbonye Sadraka Mishaka na Abednego mbonye Daniel mbonye nakagombye kujya kubahobera kuko bo bamaze n'igihe barasinziriye bamaze kumenyera barahongaho bameze gutyo ibi bintu Imana yabikoreye kugira ngo hataba akavuyo mboneraho no kubwira abantu mu gihe cy'imperuka kuki saba jya mayereko bagaruka tugati na hoya noza kandi amusuza nta muhobeye iyantumye ibingibi yamvugisha mbwira ibi ese amayereko ntuyemera yerekwa ndaryemera ariko harimo ababesha ndakubwiza ukuri ngewe namaze iminota isaha n'iminota 20 nabaye nkugiye muri koma sibyo ariko ntabwo ukora ku muntu nuvuga ngo mu munota umwe ubuseze nko ku bantu 10,000 ariko ugenda ubapepera ntabwo bahobera nta nubwo agutuma ntabwo muvugana ngiye ibyo mbabwira nabihagazeho ndabizi shaka aho utaramukoze akabandi bakora mwese mutaragiye nase gusinzira ni kubiri hari gusinzira kubiri nuvuga ngo gusinzira ni kumwe no gupfa n'ukundi nuvuga ngo uko byagenda kose jewe na uko nabibonye ntabyo nibwiye mu rukundo ngira urukundo cyane nakagombye kubona nagiye mbona umuntu nzi nkamuhobera ariko ntago byemewe kuko uba wahinduwe ntago ubugisa nka kwa kundi wasaga ubundi ubu ufite ukuntu wahinduwe byiza cyane mbona no kubwira abantu bakizwe banakizwe vuba kuko ushobora gutungurwa no kubona urupfuruje abantu bajya bavuga ngo gutungurwa ariko igihe cyawe kigeze kikagera utariteguye byabebabaje cyane kuko abantu ni heza cyane ugenda ubapepera umuntu wari we wese uzi wigeze ubona mu maso niyo mutavuganye ariko ukaba ari umubonye mu maso ujya kumupepera umusezeraho kuko uba ufite ahandi hantu ugiye kujya nawe akagusubiza gupepera ntabwo agupepera ntabwo ababizi wowe umupepera ubona kureba uramupepera nta nicyo biba bikubwiye kuko ukomeza urugendo ikigupusha ntabwo ubuzi icyo aricyo ntabwo ubuzi ukuntu biri kugenda usubona ari ngombwa mbese muri make nta nubwo utekereza ngese ko ndi kwihuta cyane cyane ndi kwitonda oya ni gutya ntabwo bari kutubona ntabwo turi kuri televiziyo niba humure Imana igiye kuzakora ibikomeye ariko noneho ni ukuvuga ngo uko byagenda kose uburyo bwose bushoboka ubugenda umupepera umusezeraho nuko usezera ntago ari kuganira ubundi kuganira ubugiye gusura akagana umukumvi iyo uganira uba wagiye gusura umuntu ariko gusezera ubusezera kuko ubutandukanye na wa muntu ntago muba mukiri kumwe kwanza abantu bajye babyumva neza nuvuga ngo uganira n'umuntu wagiye gusura cyangwa uganira n'umuntu muhuriye mu nzira ariko none wowe uri kugenda usezera gusezera kwawe rero ntago bivuze kujya kuganira ngo narindi ho ngo none ndapfuye ngo murabeho icyo gihe waba ugikunze isi
niyo mpamvu nabariya abantu rero ahantu bari ntabwo bakwiriye kuvugana nta nubwo bakwiriye kuganira kuko igihe cyo kuganira cyari gihari wahawe igihe cyo kuganira ubusa ntituganiriye ntituri kuganira turacyanakomeje ni ukuvuga ngo uko byagenda kose igihe nahawe kirahagije hanyuma aho ngaho rero ntugire ikibazo ngo ubitekerezo ngo kubera iki nsanze Mose nzi wakoze biriya bintu nzi nasomye nkaba namubonye ngo umuhore mvuga ngo Mose we yo burya hano ni huri nanjye ndaje reka tuganire icyo gihe haba hajemo ikindi kibazo ubwo habayeho kuganira byaba bivuga ngo noneho aba ba Mose ndabogereza ibirenge cyangwa ndabafurira imyenda kubera ko bambanjirije kugira hano nkabanje ndi umunyuzu mbabare nkoresha iri jambo noneho nanjye ndajya mbakarabya mbashyuhiriza amazi ibyo ntabihaba nta kintu na kimwe kibaho cyo gukora ukoresheje intoki cyangwa ibitekerezo haba hariho kunezerwa gusa ufite ibintu bibiri wishimye ufite urukundo rusaze rwinshi cyane ariko unafite amatsiko yo kubona uwo waje kuruhukira aho ngaho urumva ari cyo focusinzeho cyane nicyo kintu kiba kiriho kandi noneho nta tundi dutekerezo tuba tuza two kukubwira ngo ariko se ko atinze nta tundi dutekerezo two kuvuga ariko Yesu azaza ku itariki zingahe oya nta tundi dutekerezo oya ni ukuvuga ngo wowe wishimye gusa wishimiye kubona ko wageze aho mbese utegereje kubona umwami wawe niyo mpamvu umuntu asinzira neza yes ngaye ngoko hanyuma ikiganiro cyo ni hatari ariko ndibaza ko tukugenda dusobanukirwa byinshi bitandukanye hanyuma reka tugaruke nako tugenda dusatira iminota 10 tugonga kubijyanye n'uyu muntu udukurikiye wisanze uri mu rungabangabo ataza hari wa mugana meze nk'abandi gwese nzapfa nzakira simbize nakanyore katse gonze ati hari uyisanze bati ndi mu basinzira wazasinzira cyangwa ndi mu bazapfa uyu muntu uyu bimeze bite twamubwira iki hanyuma nakandi kuri buze kugaruka bavuga kubijyanye n'ahangaha bavuga ngo uyu muntu bagiye kumuherekeza ahantu runaka kumuherekeza kumusezeraho bwa nyuma kumusezeraho nagaro kuberekeza ko bamuherekeje ubwo baba bapfe nako kumusezeraho bwa nyuma iri senyisho ryo kumusezeraho bwa nyuma arimo fasha iki ubundi reka bari ko mbanza uze kunyibutsa kambere ndashaka kubwira ari nawe tubwirwa ibyo byose ngo yasinzira agize gute ngo dusenge ya magambo se bayavugiraho tuzagende ngo agiye tuzamusangayo ibi bintu bimufasha iki ntacyo bimufasha na kimwe biba byarangiye yavuye mu mubiri biba birangiye kandi uwo batajyanye tumwibazaho ntuzi ko uwo batajyanye yo tumwibazaho se uwo batajyanye he watangiye gusezerera ahantu wenda nko mu rusengero nyine icyo nshaka ko kubwira nicyo ngiye gusobanura bare abantu bundi impamvu baba bahuruye baba baje gufata mu mugongo abasigaye kuko uyu nguyu nta kivuga mbona rero kubwira abantu baba batarigeze babyumva kuko nigeze mbisobanuraho iyo bagiye gushingura umuntu waba usinziriye waba upfuye uva ku mva yawe bamaze gushyiraho igitaka umuntu wa gasubiramo ndombara mbonera kubwira abantu bose batwumva badukurikiye cyagiye umuntu apfa ashira mu mwuka sorry ari impanuka ari we mu rugo ari kwa muganga ari uko wabaye kose umubiri wawe wamaze gutandukana nawe bagushyira mu isanduka bagushyira mu kirago bagushyira mu cyuma runaka ntabwo ugenda gute ubu bireba roho yawe ubu bireba byose bagushyira mu isanduku bireba no kuvuga ngo bagushyira mu isanduku umubiri wawe uba wawuvuyemo ubu uri hejuru yawe ujya hejuru y'isanduka kandi ukajya hejuru y'imodoka igutwaye ntabwo wegera iyo modoka ugenda hejuru yayo ukagenda hejuru y'umubiri wawe noneho bakugejeje kumva aho barambika buri gihe baba bari gusezera hari hano bienvenue nuko iminota igenda iza ikiganiro ariho kitangiye kuryoha ariko turayifite ndabibona ariko icyo nshaka kukubwira gikomeye waruzi ko hari ahantu ariho ugeragerezwa ukaba wajya mu gihe nomo bitewe n'ukuntu ubibonye kandi wari usinziriye umva amakuru waruzi ko dutangire neza sibyo ngubwiye n'ikiryoha dutangire neza urapfuye imodoka iragukubise yego
urabibonye barakurashe urahanutse muri kugikwa ahantu runaka umubiri uragize uvuga ngo witandukanyije n'umubiri uvuye mucomotsemo ariko uri kubona ko umubiri usigaye urambaraye hasi barawutoye bashyize mu modoka uri kubireba bawujyanye kwa muganga bahavuye bakuzanye mu rugo urimo urabireba abantu bari kurira uri kubibona mu rugo abaza kukiriye uri kubibona noneho uwakoze ako kantu uvuze ntikaryoshye barakuroze cyangwa barakugambaniye bagutwaye kukwicira mu gihuru urapfuye umurambo wawe barawushakishije barawubonye ikangubwire akantu utaruzi ubundi umuntu wawe yapfuye wa hafi yenda uri nk'umubyeyi umwana wawe yapfuye uhita ubyumva gute mu mubiri wawe urabyumva ku muntu wawe wapfuye ntubona ibimenyetso 100% ariko urabyiyumvamo kuko ari umubiri wavuye muri wowe none rero baramujyanye mu gihuru bamwiciyeyo ntabwo ava kuri ya ntumbiye agumana nayo ariko atayirimo nuvuga ngo igihe cyose azakurirwa aho ngaho nuvuga ngo ni igihe cyose azakurirwa aho ngaho none ikintu kibi gikomeye cyane cya gihe baba bari gusezera ku murambo ukabona abantu bararira bagiye gushyingura ukabona abantu bararira bapfuna barira bahanagura oya bataramumanura bari kumusezeraho hari uburyo bajya gusezera mu rugo cyangwa se mu rusengero sibyo abantu barira bavuga ngo twari tukimukunze bakamuha mikrofone hari ahantu niho ugeragerezwa ku buryo ushobora guhura n'ikibazo ugahanantuka abantu bakakuvuga bakuvuga neza none ikintu gitangaje se umva ikintu kibabaje umuntu wakuroze ubu murebe 100%, umuntu wakwishe agataha n'ibyo birori ubu murebe 100%. ngaho mbwira ukuntu bigiye kuba intambara ikomeye cyane wa wundi wakujyanye mu gihuru kukwicirayo aje gushyingura aje no kugusezeraho wa wundi wakuroze aje kureba uburyo wapfuye aje no kugusezeraho nuvuga ngo uraho ngaho wakwambuye wakugeze guterwa nukuvuga ngo uwajarira abikwe ku mutima ubumureba kuko uba wahinduwe hari ubundi buryo uba wahinduwe sinzi ukuntu naza kubigereranya nge icyo gihe ndimo nagiye muri koma no kuvuga ngo nabonaga isi yahindutse nk'ubururu cyangwa icyatsi kibisi ntabwo isi nayibonaga nkuko uyibona gutya hari ibintu byahindutse none no kuvuga ngo ubu uri kureba buri kantu kose mbese muri make uba wahindutse iyerekwa kugira ngo abantu babyumve uba wahindutse iyerekwa ese reka nkwereke kamera ko nifata ibintu ukabona umuntu ari kugendamo uwashyira kuri mashine nyine ushaka kureba ukabona umuntu ari kugendamo kandi utamureba nukuvuga ngo uba wamaze kwinjira mu mitima ureba ibintu umuntu ari gutekereza nukuvuga ngo icyo gihe rero niho urwana intambara ikomeye cyane tekereza rero umuntu wakwishe niho bahaye gahunda yo kuyobora ibirori byawe bagusezeraho niba uri kugenda avuga ukuntu apfuye nabi disi twamukundaga n'icyo byose kandi arabizi mu mutima yuko yagize ate ari we wamwishe tekereza rero uri kubireba ukiri hejuru ya ntumbi umbwira ukuri kutaha ntanuka no hasi ukavuga uti najya kugikubita ingumi wajya kugikubita ingumi ukabura uratsinzwe ukaba uramanutse ugiye ikuzimu kandi bitari ngombwa yes buriya niho hantu bavuga aho noshaka kwatsindirwa se yamaye rero aho niho hantu havugwa abantu batwumve neza ngenda avuga ibintu byambayeho nabonye bivuga ngo ibyo bintu uretse ibyo bintu tuvuze wa wundi yarasinziriye wa wundi rusine bimubaho nuwapfuye bimubaho wapfuye we ntago bimubaho kuko nubundi aba yabonye ko nubundi atangiye no kutera nubundi nta cyaramira nubundi ashobora kumutera wa wundi uri kuri gahunda azamutera ahubwo ntazamutera cyangwa se azajya muhungira kure kuko yamwisha agira ngo arongera mwici aba yahamutse nubundi aba ari ikintu kiri aho ngaho kimeze gutyo ariko uwari usinziriye ashobora kuhahurira n'ibyago niyo mpamvu muri biravuga ngo turwana n'abantu bari badafite inyama n'amaraso ari imyuka bibi bari ahantu ho mu ijuru iryo juru rero bavuga ntago ari ijuru ry'iteka ntabwo ari ijuru ry'Imana ni ahantu barindiririra umuntu wese umaze kuva mu biri cyangwa upfuye aho hantu niho hari urugamba nuvuga ngo iyo wapfuye reka nguhakana iyo upfuye wakundaga inyama Satana gutegera ahantu uri kuzamuka cyagiye bamaze gushiraho intuza cyagiye bamaze gushiraho igitaka urazamuka ukajya ukanyura kuri bariyeri unyuraho rero sasa niyo
aho ngaho utsindira unamenyera ko koko utsinze urugamba. Hari bariyeri ugasanga bokeje inyama, ugasanga niba ukunda imineke ugasanga hari imineke, niba ukunda ingurube ugasanga hari ingurube, noneho ukabigutega. Iyo bibiguteze rero uri umuntu w'ubunyabugingo ntabwo ushobora kubikoraho, ahubwo uravizira hirya ya bariyeri hari marayika ahita akora amasa ukanyuraho ukabatambukaho. Hanyuma rero iyo waruje ugifite utundi tuntu, hari utuntu turimo nyine warusinze, tuvuga urugero wenda wari hani ibyaha byose ariko usigaza yenda ubwibone, ako kantu kagiye gutuma utarenga aho ngaho. Nuvuga ngo urahagera nibaguhereza ya brushette n'urugero, uyirye n'uyirya uzajya kubona ubona inkota iraje ikubise mu mutima usaduke, nta juru uzaba ugiteze. None se nyuma y'urupfu hari andi mahirwe? Komite nibaza gutyo. Oya, kandi wari uri mu nzira, nukuvuga ngo ari uburyo upfuye. Ndashaka kuvuga iherezo ry'ugikuzimu nujya. Niho nashaka kuvuga. Aho no hari iherezo. Niho hari iherezo, aho ngaho niho urangiriza bya bindi byose. Mwisi warangije. Nuvuga ngo mwisi warangije ariko uracyafite ahantu utararenga. Mu nzira sasa. Nuvuga ngo hari ahandi hantu, ni nko kakundi iyo uwadepoje ahantu baguha ikizami cyo kwandika. Yego. Ariko ukaba utegereje n'ikindi kiza ugatsinda, ariko utegereje n'ikindi kizami cyo kujya gute cyo kuvuga. Cya kizami rero nicyo kiguhesha kubona akazi cyangwa kukabura. Aho ngaho rero niho ubuzi, niho ubutegerereje, niho hanyuma mbese muri make uburangije urugendo. Yes, iri jambo riraje ndaryumvise. Uburangije urugendo kwanza, nuvuga ngo urugendo rwa rurangirira kuri bariyeri. Iyo nta kintu na kimwe nishungurwa, iyo nta kintu na kimwe kikurega, marayika bayiteguye kukuramasa kugira ngo abadayimoni mbese nabo ntibashobora kugira icyo bagukora kuko baragutinya. Bagahita bakuramasa abamarayika bakagutwara bakakujyana ahandi urindiririrwa. Ariko noneho iyo uhageze uba wibwire ko n'ubundi nawe ugiye mu ijuru, sibyo? Nk'umuntu w'umuririmbyi, n'umukristo, n'umupasiteri, n'umuvugabutumwa, mbese muri make uba mu rusengero, agahora yizeye ko azajya mu bwami bw'ijuru, ariko akaba afite kamere runaka, akaba afite ikintu yanze kurekura. Nuvuga ngo yibuke ko namara gusinze bazavuga ko asinziriye, ariho handi babandi bavuga ngo tuzagusangayo. Azagaragara nk'ugiye, ariko mu by'ukuri bo ntago bazi urugamba agiye kurwana narwo. Urwo agiye kurwana narwo rero ni hariya kuri bariyeri. Kwanza hariya kuri bariyeri niho agiye kumenyera ngo nzagerayo or sinzagerayo. Ibintu ni bibiri. Nuvuga ngo ngiye kumenya ko aho ngiye. Noneho rero iyo warangije byose uratambuka bariyeri ukinjira muri hahandi urindiririra. Hanyuma iyo wakoze icyaha runaka kikubuza kugenda, nuvuga ngo bahita bakujomba inkota mu mutima bakawusatura, hanyuma ukamanuka ugatangira kuzerera. Niyo mpamvu uzajya kumva wumve hari abadayimoni bivuga bati twabaga hano ku nzu, twabaga mu makoma, twabaga ku gikari, ahantu hose ni inzererezi, n'abadayimoni b'inzererezi. Uranyumva neza? Bene uwo muntu se icyo ngiye kuvuga ubwo ajya hisi wa muntu uvuga ngo ujya kumva ngo azamera nk'ururimi, mvuga ngo nta manutse ntagiye kuzimu. Buriya hari abantu bapfa roho ye ntigi kuzimu ntinajye mw'ijuru. Satani ntiyamumenye, namumenye niyo yamukoreye. Yes, ntabwo yigeze amukorera neza, yaramututse, yaramukandagiranye, yaramurwanyije. Noneho ntazwi na Satani, ntanazwi n'Imana. Nuvuga ngo ni ntuza, ni tuvuga inzererezi, abantu barabyumva. Ntacyo bitwa inzererezi y'umudayimoni, umudayimoni w'inzererezi. Ubwo ko azabarizwa he? Ntahabarizwa, ahora azerera. Niyo mpamvu uzajya kumva wumve ari nk'ahantu umuhanda bakubwira bati hari umukobwa uteza impanuka ahantu, uriya iteka ryose nta gikuzimu, ahora aho ngaho. Nuvuga ngo ntabwo agenda kuko ntafite ububasha bwo kujyayo, kuko yajyaga agaragara nk'umuntu usenga ukijijwe, ariko ntabyo yakoze. Hanyuma kandi nubwo yakoreye Satani 100% kumugaragara ngo abantu banabibone, umuntu wakoreye Satani kumugaragara amanuka tudurwa, ahita agenda agera kuri Satani, agera kwa Satani kubera ko nubundi abasanze se shebuja. Ariko wundi wiyoberanyaga arakijijwe, afite utundi tuntu yibitseho, akenshi abinzererezi ntabwo ajya mu ijuru, ntajya n'ikuzimu. Nuvuga ngo Satani ntamuzi, ntabwo amuzi na busa. Rero uzasanga aribo bagenda batera. Ntureba buriya nuko utabizi nk'abana b'impinja akenshi, cyangwa se umuntu urwaye, reka mvuga umuntu urwaye. Umuntu urwaye
ubundi iteka ryose umuntu aremba nijoro. yego Akenshi usanga umuntu yarembye nijoro. Burya rero hari utudayimoni tuba turaho ngaho tw'utudayimoni tuza dushaka kumubingitiranya, ugasanga abaye nk'ugiye muri koma akanya gatoya mu kandi kanya kagaruka. Ni utwo ngutwo tw'inzererezi. Burya abadayimoni nyabo baraza bagakuraho, bakavuga bati umuntu wacu twari tumutegereje, twashaka kugira ngo tumutware nyine, bakaza pyatu nk'uko gahera bakamutwara. Nguko ngayo. aha ngaye ngoko reka duse n'abapfundikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ubwo bitari byoroshye. Gusa none du closing cyangwa se dugipfundikiye turebeye hamwe kuri uyu muntu aricyo natanye mvuga, umaje gusobanukirwa wumvishe neza agasanga ahisemo nawe byibura kuba yazapfa urw'abakiranutsi kamvuye gutyo, cyangwa urw'abagabo agataha asinziriye. Uyu muntu akora iki? Nta kindi akora. Ntago bisaba kujya mu ishuri ngo azige mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu akore diplome. Ikindi nako kantu dusorejeho, uyu muntu nawe umenye ko hari indi nzira ikomeye. Iyo ngo dusorejeho ya nyuma, iyo ngo yo kuri bariyeri ya nyuma. We nakora ibyo gukiranuka, yitwaza iki? Nta kindi yitwaza, n'agakiza. Agakiza kamukijije ibyaha, niko pasiporo imutambutsa ari kuri bariyeri. Nuvuga ngo ako gakiza, kubera ko Yesu yaramurimo aramutambutsa, marayika aramwakira, kubera ko nubundi nta cyaha afite kimurega. Urumva niba we ntagira ubwoba. Umuntu wakugire nabi umubonye ari kugusezera ariko kuvuga ibiki n'ibiki, aho ngaho niho hagaragara. Nuvuga ngo aho ngaho iyo asezera uwo waramaze ubundi ufite ijuru, nta cyatugutandukanya n'ijuru ryawe. Nuvuga ngo nubundi burindiriye ushaka kugira ngo yenda ko kantu uramureba nyine, nta nubwo mubabarira, ahubwo ubona yarabaye nyine gutyo, nta kindi kirabona. Nturibuze kuvuga ngo ihane, ntago uraza kumwihanisha, ahubwo umunezero wasinziranye, umunezero wasinziranye. Nk'ubu hari umuntu nzi wagiye gupfa, afata igitabo ahera ku ndirimbo ya mbere aririmba ageze ku ya nyuma. Yageze ku ya nyuma ahita aryama, yishyira igitabo cy'indirimbo mu gituza, arizinga neza, arasinzira. Yapfuye aririmba. Ndamuzi cyane. None uwo muntu ntabwo wamugereranya n'umuntu upfatera imigeri yavuze induru ndapfuye, nimumfate ndapfuye wewe. Nukuvuga ngo uko byagenda kose, iyo wamaze kuva muri uyu mubiri nta kindi kirabura. Wa wundi ugiye mu ijuru, ufite ijuru, ntabwo avuga ngo dore uwanyishe n'uyu ngo shango nagira, ahubwo uba ufite ijuru nararibonye ryakoze politiki ikomeye cyane, rigutera umunezero gusa, umunezero gusa, ibyishimo. Ibyo kutekereza ngo hari amadene ngo banze kunyishura, abantu banze kungira neza, baranutse, mama yaramvumye, abandi byose, oya, ntabwo ibyo ngibyo ubikibitekereza. Umugabo yarantaye, umugabo yarankubise, n'abana nasize, ntabwo ibyo bibaho. Uba warangije kubasezeraho kare, babandi bose wakagombye kuba uri gutekerezaho, uba wamaze kubasezeraho kare. Nuvuga ngo uri mu yindi si, hari indi si wamaze kwinjiramo. Iyo si iri kukwerekeza rero ahantu ugiye kuruhukira. Iyo si iri kukujyana, mbese muri make uri mu kirere, ntabwo ugikandagiye ku isi y'ubutaka, ahubwo uri ahandi hantu. Mbese sinzi ko nakubwira, uri ahandi hantu. Mbese ni nk'ako kundi ushobora kurota uri muri Amerika kandi utarahakandagira. Hanyuma mbese muri make nk'ako kundi ushobora kurota uri kumwe n'umukuru w'igihugu kandi utaramubona. Mbese muri make ni ibintu byiza. Iyo umubonye gutyo uri mu nzozi, uba wumva wishimye kuko uri kumwe n'umuyobozi w'igihugu, uba wumva wishimye cyane, unejejwe nuko ari wowe yahisemo kugira ngo aze muwe muri kumwe. Urumva ni ikintu cyiza. None uba ufite ibyishimo bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo ndabwira wa muntu rero sasa uri muri gushaka kuvuga ngo mbese nakora iki kugira ngo nzibonere aho hantu kereko pare, aho hantu uri kuvuga nakora iki kugira ngo nzahagere. Icya mbere ni ukwihana ibyaha, icya kabiri kwihanira kureka, icya gatatu kutibuka ibyo wanyuzemo, ahubwo ugatumbira mu ijuru, sibyo? Hanyuma noneho ukakira Yesu nk'umukiza n'umwami wawe, ukuzuza ibyo Yesu yavuze. Amategeko ni 10, ariko hari n'andi yihariye Yesu yasizeho mu isezerano rishya, abantu barabizi. Nuvuga ngo akumva ko mbese muri make anezejwe nuko ariho, akanezezwe nuko yakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami. Ibiza bimurwanya ntibizabura, ntago bizabura pe, n'ibihendo bizaza. Nanabwire n'abantu burijya kugeragezwa kwawe, bya bintu biza kukubuza amahoro, nibikwigisha uburyo ukwiye kubana na Kristo. Niyo nzira
kuko na Yesu yarababajwe kandi yaravuze ngo niba bandengagije nawe bazabarenganya. Rero mu magambo make uyu muntu ndamushishikariza kwirinda icyaha icyo ari cyo cyose, akizwe, none namara gukizwa arindire kuzava muri uyu mubiri ariko afite imbuto nziza, agerageza gukiranuka. Umuririmbyi yararimbye ngo ngerageza uko nshoboye kose kwibuza inama mbi z'ibyaha, ariko ngo nyamara njya mbyibonamo ujya umboneza. Nuko yavugaga gutyo kuko we yarishinjaga, ariko yenda Imana imubona ko kuko wakiranutse, ariko wagatinya ko hari akantu kaba katuma atazajya hariya ahantu heza, agahora rero yitanguranwa, zenze niba mvuze ikinyarwanda cyiza, akitanguranwa kugira ngo ataza kugira ikintu cyamubuza. Niyo mpamvu yaririmbye ngo ngerageza, ariko njya mbyibonamo nkabonana sinkoze ikintu nakagombye gukora. Umuntu ndamubwiye ngo turahurira Nyabugogo, turahurira i Remera saa 7:30 tugahurira saa 8, urumva ndamubeshye, ako kano akumva karamutushije kandi yenda katari buze kumutiranya n'Imana, ariko akumva yakagombye kuba yageze saa 7:30, noneho biramunaniye, ariko akabona n'uwo ari buze kusaba imbabazi ntari buze kuzimuha, yarakaye, ariko akavuga ati ipfunwe riraje. So mu magambo babona rero bihana ku munota wa nyuma mbahaye amahirwe makeya, ntayarimo. Niko kw'Imana yo mu ijuru ndarahiye, wenda tugire makeya, ntayo nizeye. Bamwe baguhamagara bati ngwino umfashe ku munota wa nyuma, babura amasaha make buri umunsi umwe. Nose reka nkwereke, nkuko bivuze ngo hari abajya bamamagara, hari cyo bita matakirangoyi. Umunyarwanda burya yaraze gucumuga, ukomeze nsanga birashoboka ko byako kanya shobora kwatura birumvikana, ariko kubera ko abataragasobanukirwa neza imbaraga z'ibyo yakindi byose, nose nkwereke, yaba rereka mugonga, nose nkwereke ya nyuma nkwereke niba koko yatuye ako kanya afite abo yarabayemwe amadeni arayishyuye, hari abantu bagiranye urubanza asabye imbabazi, ariko aratuye, yaturiye ndetse ntigege nyine yaturiye, kandi naba bandi bashaka bakagombye kugira ngo bamenye ko yahindutse. Musengeye Imana se gusenga ni bya bindi nyine nkubwira ngo uragiye ngo tuzagusangeyo, ubuse wawe batakiriho. Ngewe ndi pastor ariko sinshobora kuvuga ngo uyu muntu aragiye ngo tuzamusanga. Abo ngabo batakiriho nta rubanza, kuko agiye kubasanga aho ngabo bagiye gutikaranira amangumi. Nuguha ngo uyu muntu yakagombye kuba yarahawe ariko nigeze mbivuga, nta munyarwanda n'umuri hano mu Rwanda niyo yabaragiye hanze, nta iki kiganiro abantu bazagikurikirana babyumve ku munota wa nyuma kakanumvuze, nta munyarwanda n'umwe uzakurikirana n'iki kiganiro kizagenda bizi kizagera ku isi yose, nta muntu n'umwe w'umunyarwanda utazi ko Yesu Kristo ari umukiza n'umwami, nta muntu utarabwirijwe mu maradiyo, mu mamodoka yacu dufite y'abanyarwanda yariyo yose usanga mu ijambo ry'Imana. Bese muri make nta hantu wakweshyira ko utabonye umwanya wo gukiranuka, utabonye umwanya wo kwihana. Rero we kurindira umunsi wa nyuma, ari abantu bambwiraga kera muri za 90 za 80 gutyo, bambwiye ngo pase ngo reka ngo tukubwize ukuri, buriya ngo buriya twebwe ari ntutubwiriza ngo twihane tukanga kuva kwizima, ngo ariko imperuka niza tukabona ngo isi itangiye gutigita, nzihana Imana imbabari busambanyi businzi ubujura ubwicanyi n'ibicyo byose mbirangize, hanyuma Imana izahita imbabarira mpite ngenda. Ariko ibyo ngibyo ntago bizashoboka, kuko wahawe igihe cyo kwitegura, wahawe igihe cyo kwihana, wahawe igihe cyo kwiga, wahawe igihe cyo kumva, wahawe igihe cyo kwirobanurira, ukamenya inzira igororotse, ukamenya inzira ifunganye, irangaye n'ifunganye. Nuno ibyo bihe rero niba waragiye ubikinisha, ntabwo Imana izakwakira ngo nuko ujye kwihana ku munota wa nyuma ngo bajye kuwusezeraho ngo bakwatuze n'ibyo byose. Ndakubwiza ukuri, nta juru ngo uteganyirije. Sijya uritanga abantu batanyumva nabi, ariko ndashaka kubwira nk'umuntu ukora uyu murimo, nk'umuntu wahamagaye gukora uyu murimo, ncukumbura ngira gute uyu muntu yakagombye kwihana mbere akazarwara ariko yarihanye, nibura akaguhamagara kumwatuza utundi yumva turi kumutera ubwoba. Ati bienvenue muraho neza, ati ibyo ryembo rya nyuma niba bitewe ubwo bangiye n'ubwa mbere n'ibyumvise. Mumfashe kuri sobanukirwa. Ati ese kuki iyo umuntu yapfuye bavuga ngo yitabye Imana, ese kuko abantu bose bitaba Imana? Reka ngasubize vuba. Abantu bombi basubize. Hari uvuze ngo nibwo bwa mbere abyumvise, ariko ninuza n'irembo rya inuza ibariyeri ya nyuma. Bariyeri ya nyuma. Iyo bariyeri nabisobanuye, nuvuga ngo niyo umuntu ageraho akaba arangije urugamba rwose rushoboka, kuko nta rundi rubanza ruhari. Kuko umukiranutsi nubwo hazabaho urubanza ntago rwo ruzabona umureba, ariko dusanze no ku mukiranutsi ibarere yanyuma ishobora kumugonga. Yes, nishobora kumugonga, ariko hari akantu kamwe yasigaje rizamugongera ku kantu yasigaje.
atagafite ntabwo rizamugonga kuko azatambuka. Akantu yasigaje ntashobora kukatura bigakunda bikamuhira ku munota wa nyuma. Ku munota wa nyuma katuye yahirirwa. Byamuhira kuko yarari mu nzira kuko yagerageje 99 yaburaga kamwe ngo byuzure ijana. Abonye amahirwe, agize amahirwe yo kwatura akonga ko yakababarirwa. Ariko ntekereza no n'umuntu yabwiwe kenshi yanga gukizwa, yanga kujya mu rusengero, yanga hanyuma ku munota wa nyuma ngo kubera ko yabwiwe akanga kumva ngo agiye yajya kwatura kuko ari kumva umwuka uri guhera. Ahamagaye umuntu ngo naza mwatuze, ajyayo uriya muntu ajyayo akabeshya ngo aramwatuje, ariko mu by'ukuri nta bugingo. None rero kanongeyemo se ngakabeshya. Akandajya ugasora ko hari abantu benshi badukurikiye kandi bakunda gukora iki kintu. Bane bamva nabitinze unogire ngo ari iki. Nabyumvise. Nahize mbyumva ngiye. Bakunda gukora uyu muhango. Uyu muhango bakora baribeshya. Kandi bakawizereramo. Ubyizereramo nuri kubikora. Bawize nivuga ngo ari uri kwatura byizeramo nugiye kubimukorera. Ugiye kubimukorera ari mva ugiye kubimukorera. Ubwo nahita mvuga ko muba mwababeshye rero. Nukubeshya. Herga ibyo nkubwira nukuri. Ubundi se urambwira ko uwo muntu ugiye kumwatuza ntago umubwije ukuri. Ku munota wa nyuma uramwatuza ku munota wa nyuma kubera iki? Ubundi mbere hose yabagaye. Kuki bajyayo? Ni nyo mpamvu ugiye wowe ushobora kumpamagara nkakubwira nti reka mbanze misengere. Niba nemererwa kuza ndaza, ni ntabyemererwa nta rubanza. Undakarire kuko ntaje ariko ngiye ntago nshaka gukora ikintu kitari cyo. Akamuhamagara kwa muganga. Ari kwa muganga ageze kuri bomboni bari kubona mbese ibimenyetso byo gupfa byaje. Bana bimubwiye wenda. Bamubwiye bati umuntu ageze kuri ngwino mwatu. Babyuragabirage. Tubona usigaje umunsi umwe cyangwa ibiri. Birimo ariko anarambi kubwira ati nge ndumva ngiye gutakara reka ndage. Ariko muhamagara n'umukozi bavuga ngo umukozi w'Imana. Umuntu ukora umurimo w'Imana. Nge reko mbyita. Hanyuma ze anyatuze n'ibiki byose. Akesha ariko hanyuma no majambo twakira kumva ngo uyu muntu rwose twagize umwanya wo kuganira. Ngo twaraganiriye yaratuye agiye ari umuntu w'Imana. Ntabwo ibyo ngibyo ari wowe utanga ijuru. Pasiteri si utanga ijuru. Ijuru ritangwa n'Imana. Nuvuga ngo uriya muntu yari hawe uburenganzira. Reka nkwereka kandi kantu nkubwire. Uriya muntu yatangiye arwara umutwe. Sibyo? Arwara mu nda n'urugero. Ariko agashobora kugenda. Kubera icyo atagiye kwa muganga wa Yesu ngo yature hakirikara akigenda. Hanyuma akabarindiriye ku munota wa nyuma atakiva ku gitanda. Akaba ari bwagiye kubwira abantu ngo nibamwatuze. Nuvuga ngo nguwo nubwoba bw'ibyo ari kubona. Byabene nakubwiraga ibidayimoni bikaza bikamushika. Yakongera byakwegerayo gatoya ati nimuhamagara umukozi w'Imana. Nimuhamagara umukozi w'Imana ndabona ibintu bigiye kuniga kuri abiranye. Nukuvuga ngo uyu nguyu namatakira ngo nta bugingo afite. Abantu bari kunyumva. No gutinya aho yerekeye. Mbese no gutinya ibintu ari kubona agiye kujya muri Gehinomu. Uko bari kubona ijoro. Abari kubona umuriro, abari kubona abadayimoni, abari kubona abapfuye. Abo yagiriye nabe nabo yahimuke nabo yambuye n'ibiki byose. Abari kubabona imbere ye. Noneho we yagaruka mu mubiri bimuhaye agahenge agahita avuga ati nimuze mu nsengere ndapfuye, nimusengere ndapfuye mu nsengere mpfuye. Mpfe neza. Ariko mu by'ukuri namatakira ngo uyu mupasiteri cyangwa abapasiteri babikora. Nta bugingo uyu muntu naga ariho bagena ubugingo bugena uwakoreye ubuse two twicaye aya masaha. Nta yindi mirimo twakagombye gukora. Ariko kuko Imana iduhamagare kwatura no kuvuga ukuri nibyo bitwicaje ahangaha tuhicajwe no kugira ngo dusobanurire abantu badasobanukiwe. Nk'uyu muntu aravuze ati irembo rya nyuma ntaryo narinze. Ngenda bikubwira kuko ngenda narabibonye. Nukuvuga ngo uyu munsi tuvugana rero uyu muntu abisobanukiwe wenda hari n'utahamagara n'utanditse message ariko abyumve rirahari niho hanyuma korozinga n'ahantu korozinga mbese niho hahita harangira. Nta kindi kirabona ntuzongera kugaruka mu isi, ntuzongera kugaruka kwihanisha runaka, ntuzongera gusezera. Ubwo biba birangiye kuko wasezeye mbere bashinga ureba umubiri ugiye mu gitaka urazamutse. Aho ngaho niho uhurira n'ikintu cya nyuma ni yego cyangwa oya. Aho ngaho rero niho wageze. Hanyuma uwa kabiri yaravuze ngo iki ndahibagiwe ariko uwa kabiri we yaravuze ngo ese kuki iyo umuntu apfuye bavuga ngo yitabye Imana? Ese kuko abantu bose bitaba Imana? Nuvuga ngo ahangaha hose bitaba Imana. Kwitaba no kwakirwa biratandukanye. Nukuvuga ngo babandi twavuzeho bajya kudepoza bavuga babanza gukora examen yo kwandika. Hanyuma haraba bakeneyemo umuntu umwe ariko harabatsinze barenze 10. Abo bose baraza. Bakunda uhamagara bizi ikintu runaka akazabona 10,000. Yego. Abo bose baraza. Wabahamagaye. Kandi hakeneye umuntu umwe.
umuntu umwe niwe ukenewe, ariko bose baba baje. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki? Bose bitaba Imana, ariko guhamagarwa biratandukanye. Ni ukuvuga ngo hari umuhamagaro wo kujya ahantu ugomba kujyanwa, hari n'uhamagarwa ajyanwa ahandi hantu hatari heza. Rero uyu muntu rero uwo ari we wese yitaba Imana. Iki ni ikintu abanyarwanda bavuga kandi koko ndagishyigikiye, ariko bitaba Imana, ariko guhamagarwa biratandukanye no kwitaba Imana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu apfuye yitabye Imana, niryo jambo tunakoresha, turarikoresha kuko ari ry'abanyarwanda, ariko ngira ngo nabo hanze niko bimera. Ariko noneho kwitaba Imana k'umuntu ntabwo bivuze guhamagarwa ujya mu bwami bw'ijuru. Ni ukuvuga ngo uyu muntu rero agomba kumenya ko aha hantu witabye Imana ntabwo bose bajya mu ijuru bitaba Imana kuko bavuye mu mubiri. Ni naho hari ya bariyeri nyine. Iyo bariyeri kwitaba Imana kwabo, hari upfuye agiye kuzakomeza gupfa, hari n'usinziriye ugiye kurindirira ahantu agiye kuzabona ubugingo buhoraho. Abo baratandukanye. Ni inzira ebyiri inshuti yanjye. Bivangiye amaze kwambuka ya bariyeri, hanyuma ahita ajya mu cyumba cyo gutegereza. Mu cyumba cyo gutegereza aho ngaho ntago yinjira tuduru ngo ajye mu ijuru ngo bamwereke imirimo ye. Yategererezanyije n'abandi. Tekereza, ariko tekereza mukozi w'Imana, tekereza ahantu urindiriye, ugiye none usanze Mose wapfuye wasinzire cyagiye, usanze nawe akirindiriye, arindiriye kuzabona ijuru, arindiriye kuzabona Imana. Ntago arabona Imana kugeza iyi saha. Ariko buriya kuri we ubona ko azomusengera, nubwo tubona twega imyaka ngo 2000, umwaka 10, imyaka 50, buriya ntabona kuri we hashize nk'amasaha 3. Ntabwo atekereza igihe gishize n'igisigaye. Ari bibaga rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo we ntatekereza ngo kuki yatinze. Ari nk'abantu tavuga ati ubundi ngo kuva kera bategereje kugeza uyu munsi ngo ubo. Icyo bivuze bararindiriye. Point. Ni ukuvuga ngo nta kindi baramutse batekereje ibyo ngibyo bahita bavuga ati ko waba wisubiriye mu isi. Umubiri wacu ubundi twasanga ukiriho. Icyo gihe rero nta bindi bitekerezo bihari, nta yindi bitekerezo ihari, ahubwo barindiriye bafite ibyishimo, bahora banezerewe. Kwanza natanze urugero rw'uruhinja. Uruhinja rusinziriye rutacyonka, rutari konka, barukuye kubera ibitotsi byarifasha, wajya kubona ukabona arasetse, ntabwo asekeye, ntawuza asekeye, nta. Nuvuga ngo hari ibyiza abonye. Nk'ubu ngubu mu ijuru rende n'urugero, amatunda akabona batambutseho bagaseka, bakabona amaronja batambutseho bagaseka, bakabona n'utuntu, mbese muri make abamarayika bakaza bakabapepera bakabasekera, mbese bahora mu munezero. Ni abantu bahora bishimye iteka, barindiriye ku munota wa nyuma kuzabona Imana. Aho niho bazabonana. Aho niho bazabonana. Ni ukuvuga ngo ku munsi wa nyuma aho niho bazaramukanya. Yes, bazaramukanya, ariko bamaze guca urubanza. Bamaze guca urubanza, abanyabyaha bagiye, nibwo bazahoberana, kandi bahoberana. Ari abantu rero aho se naho hari urundi rubanza ruzagarura abantu. Nta rundi kuri abo bategereje. Abategereje nta rubanza ruhari, nta nubwo bazirirwa baburana, bazajya iburyo bw'Imana. Hanyuma abanyabyaha bo hanyuma reka tubwire uyu muntu rero, niba tumubwire ka kariba tuye dukunda gusoresha, niba hari akandi kariba kaba kagihari byibura gashobora kumuha amahirwe yo guhindura icyerekezo, hanyuma akaba yajya mu cyiciro cy'abashobora kuzajya muri icyo cyumba cyo gutegereza. Haracyariho ibyiringiro. Niko Yobu yavuze. Aho no tugiye gusoreza rero, yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Yumvishe kenshi, cyangwa se agendera mu akavuga ati n'ubundi ati n'igisambo cyaranje ku ntonya kirababarirwa, ati kandi cyajya mu ijuru. Baracyafite iyo myumvire mwe nabo. Ati nanjye nzihana, ati reka mbanze nzinywe. Ati gihe nikigera ninumva nazihaze nzihana. Bura naguze ko kira gisambo rero mu mateka cyari cyarakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami, ahubwo cyari kitarafata umwanzuro, cyari cyarabuze aho gihurira na Yesu. Uko byagenda kose cyahise kivuga ati stop, twebwe tuzize ukuri. Akantu tujye tukumva, akantu ni sawa, ntabwo nagatekerezaga. Twebwe tuzize ukuri. Yari yarakiriye Yesu. Urabizi ko icyo gihe abantu bakiraga Yesu abenshi batinyaga kubigaragaza. Harya nako karimo karanditse amanya rero, yarabuze ati twebwe tuzize ukuri. Uramurenganyiriza iki? Yego, twebwe ko tuzize ukuri, twaribye, badufatiye ukuri, nicyo tubambiwe. Ariko iyo nta cyaha yigeze akora. Nibwo Yesu yahindukira mureba, aravuga ati mwana wanjye, turi buhurire muri paradiso. Nuvuga ngo uyu nguyu ukira gisambo cyari cyaramenye Yesu, ariko kitarafata umwanzuro wa nyuma. Nuvuga ngo mu mutima yarafashe icyemezo. Urumva? Yego. Ni nayo mpamvu Yesu yahise amubabarira, atiriwe avuga andi magambo menshi. Yari yaramaze kwatura, yari afite mbese ishaka ryo kuzabona Yesu. Hanyuma ku munota wa nyuma
bahurira aho ngaho. Kuki se batakibambye mbere? Kuki cyabambwe hagati, Yesu bakamushyira hagati? Nuko Imana yaramaze gufata uwo muntu, imaze kumugira umuntu uzabona ijuru. Nuvuga ngo we yari yarabyihannye mbere, ariko atarabonye ahabonanira na Yesu. Yego. Yes. Rero ni kuvuga ngo uko byagenda kose, uyu muntu ako kariba niba yaranze kuva kwizima, natega amatwi abyumve. Arasabwa kurekura ibyaha nonaha. Itegeko rirasohotse ku itariki. Itegeko rirasohotse rivuze ngo reka ibyaha wakoraga, hanyuma ufata icyemezo cyo kuba wababarirwa ibyaha byawe byose. Uwagereyo nawe umusabe imbabazi, uwagambaniye umusabe imbabazi, ahantu utitwaye neza ubireke, ahantu wakoraga ibyaha ubireke. Numara kubireka, icyo ugomba gukurikira kindi ni ugutegerezanya amatsiko yuko Imana yakubabariye, hanyuma wumva ijwi rikubwira ngo ndakubabariye. Hanyuma namara kubabarirwa, arindire afite ibyiringiro ko atazasubira inyuma, ahubwo yiteguye kwakira Yesu nk'umukiza kugeza itariki azaboneraho igisubizo. Nanasinzira muri uyu mubiri, azabona ubugingo buhoraho. Nukuvuga ngo ntabwo akwiye kongera gusubira inyuma ukundi. Kandi uyu ubwirizwa na n'ubu agakomeza kinangira. Ubwo no wa kabiri. Agakomeza kinangira. Uko winangira uko byagenda kose, wanze kumva. Ndanakubwiye turi hano muri studio, turi kuri radio, ariko turakubwiza ukuri. Twifatikanyije twembi. Turakubwiza ukuri ko uko byagenda kose Gehinomu iracyagutegereje. Ujye wumva agashirira kakuguyeho. Utetse ifirite agatonyi kakugwaho. Ugunyuza ahantu hari umuriro uburyo akashirira kakota. Na kantu gatoya ariko noneho uzashiteka. Wanze kumva. Icyo gitangaje, nago bisaba kujya muri kaminuza. Nago nk'ibi ngibi badusaba kugira ngo uyobore itorero warize kaminuza. Mu ijuru siko bizaba bimeze. Nabwo aho ngaho nagusabwa kugira ngo ubufite nuko wowe umutima wurekura, ukavuga ngo ndekuye ibyaha nari nishingikirijeho, nakiresha umukiza n'umwami. Gerageza nubyango ugakomeza kuguma kwizima, uzajya muri Gehinomu. Kandi ntuzavuge ngo niwaburiwe kuko wateze amatwi aya masaha atambutse yose turi kuvuga. Imana ikugire neza, ufata icyemezo. Ntabwo nje kwihanisha. Ntabwo nje kwihanisha, si ijambo ry'Imana turi mu kiganiro. Hanyuma gusa tunagana ku musozo, sinzi wenda hari wakenera inama, inyunganizi, ubusobanuro bwimbitse nyuma y'ikiganiro, ushobora wenda gutanga umurongo wa telefone. Aya mahirwe nawe tuyatanga ku buryo wenda birashobora ko ari n'uwakenera uko kwihana cyangwa se uko kwatura kwimbitse, atabicishije kuri radio. Atanyuje kuri radio. Aya mahirwe nawe twayatanga. Hanyuma watanga umurongo wa telefone wawe ngendanwa, ntekereza ko mubyemerewe nk'umukozi w'Imana. Hanyuma tugagana umuntu ukora umurimo w'Imana. Nk'umuntu ukora umurimo w'Imana. Nakano gakomeye. 078 3 gatandatu gatandatu 20 10. 078 3 66 20 10. Hari na Airtel 073 8 gatandatu gatandatu 20 10. 073 8 gatandatu gatandatu 20 10. Hanyuma mushumba, reka dusoze ikiganiro ngushimira ko twabanye muri uyu mwanya. Ntabwo byari byoroshye, ariko Uwiteka aradushoboje. Nukuri Imana ikoze ibikomeye, kandi na Imana iguha umugisha. Umugisha w'Imana ukomeze kukomaho. Amen. Mbwira nawe. Hanyuma katuyuti naho butaha. Shalom. Okay.